Nageze no mu rugo nsanga bari mu bukene. Mama arambwira ati mbabarira kuko hari undi mwe wacuriye ikibungo. Abwira mama nyine ubwo mama namutekereje ko bimeze ati naje nararwaye bwaki. Inzara zasaga umweru. Mama abwira umwene wacu aramubwira ati ambwira ko nyine meza arambwira ati noneho yaje urabona ko ari bwaki. Ubwo nyine uwo mwene wacu arabwira mama ati mbabarira umubwiraze hano. Ati mubwiraze hano mushakira imbuto arye anywe azabyara umwana umeze neza. Kandi Imana nyine yambwira ati ubwo ijwi nyine ubwo ngurumva ko ngiye kugiriye kibungo. Ijwi atumva ntabwo ugenda. Atugiye gukoza isoni mama wawe. Guma aho ibyo azarya bari byo uzarya. Urumva iryo jwi? Umva singiye kukubeshya kumva ngo ugiye koza isoni mama wawe. Nukuri pe numvise ari Imana. Numvise ari Imana atugiye koza isoni mama wawe guma aho ibyo azarya n'ibyo uzarya. Nabwiye mama ntago njyayo. Kubera iki? Byajwe numviye. Mama aranyinginga mbabarira ugende rwose mbabarira ugende umwana atagupfira mu nda. Umva ndanga neza kubera ibyajwe byambuje kugenda ngo ntasebya mama. Imana irababarira mbwira itumva rero. Ntabwo nkwemerera kongera kumvira iryo jwi. Sinkwemerera ninjye nkubwiye noneho genda. Imva rimwe ati ntugenda ujye koza isoni mama wawe. Irindi ati genda. Imana irambwira iti fata Bibiliya. Irambwira iti ntabwo wemera ko nahungishe Yesu. Ntabwo ubyemera. Ndavuga ati ndabyemera. Ntabwo ubyemera. Niba ubyemera genda. Genda ndaguhungishije. Genda ndigugisha umwana adapfira mu nda. Umva nibwo numvise ko koko nemeye ngiye kugenda. Ijwi ati ntabwo ujyayo. Imana ati ntabwo uri kubyemera ko nahungishe Yesu. Urumva ayo majwi uri kumvugiramo. Ubwo nibwo nyuma ndavuga ati Mana none ndabyemeye ndagiye. Ndebwo Mana ni wowe uri kumbwira. Umva nawe kujya kubwira Imana ati Mana ni wowe uri kumbwira. Uri kumva impamvu nuko hari irindi naryo jya barimbwira. Niyo mpamvu none ndi gusobanuza Imana neza ati ni wowe noneho koko. Irambwira ati ninjye genda ninjye none mbikubwiye. Ubwo rimwe nabwiye mama ndavuga mama ati noneho ndemeye. Ati mama noneho ndemeye ndagiye. Mama biramutungura yumva ukuntu nemeye kandi nari nabyanze ndavuga ati ndagiye noneho. Bwakiye koko ngenda ikibungo njya kuri uwo mama ngezeyo pe umva neza amfata neza nkajya n'imbuto ngisangira n'umwana we ibikoma umva mera neza ngarukamo amaraso kwa kumera nk'urwaye bwaki umva Imana ndindirayo Imana umva nora nsabira uwo mama n'umugabo we nkora mbasabira umugisha na mukuru we ko naje kujyayo inyuma maze kubyara Imana ibamere mu mugisha ntibagirwa no gora nsabira nura mama w'Ibugande ningiye gusura. Irambwira iti Bible iri mu majwi atatu. Iryanjye iryiganye iryanjye kandi nabyo ari Satani wanyiganye kandi bikitwa ngo ninjye wavuze. Ati irya gatatu ikaba ari iryayo noneho ryumvikana ko ari irya Satani. Irambwira iti uko ayo majwi atatu nuko nguko ameze. None bivuze ko Shitani ufite imbaraga muri Bibiliya. Ufite amajwi abiri. Amajwi abiri hose ni Satani. Nuko hamwe yiyise kujya yiyoberanye. Kuko Satani azi ko Imana idukunda natwe tukayikunda. Kuko yiyise ko ari Satani ikavuga mu izina ryayo ko ari Satani. Ntago twakurikiza ntago twabikurikiza. Ariko kuko wumvaga wenyine Jeannette ari ugiye kuza guhindura isi ari wowe Imana iciyemo kugira ngo ihindure isi iyereke ko Bibiliya yanditswe nabi cyangwa harimo amagambo atarayayo n'ayarayayo. Ko harimo amagambo atarayayo n'ayayo. Aba banditse aya magambo kuko tugenda tubona abahanuzi. Yaba yarigeze kubwira umuhanuzi wanditse ibiri byo n'uwavanzemo ibitari byo. Yabaga nose ahangaha tuvuge niba uvuze ati gutegeka kwa kabiri. Uwanditse gutegeka kwa kabiri nibyo yambwiraga ati nkuko nguko uri kumva ngende ukumva uri kuvugishwa n'amajwi atatu. Ati ntumenye uri kukubwira. Ati nuko nguko Bible yanditswe. Uwanditse yatangiye yandika akabwirwa azi ngo nijwi rimwe ari kumubwira. Kuko umundi muntu kuko nanjye nyumva amajwi narabwiraga Imana nzi ko Imana ari wowe uvugira mu waremye nje niko nayibwiraga. Uri kumva Imana avuga uti uko umuntu yandikaga Bible yabaga azi ko ari ngende kumubwira. Ntago yigeze amenya ko ari indijwi riri kumubwira. Akandika n'ibyo kimubwiye ariko mbese umuntu wanjye akumva ko ari nge gusa.
Imana se kutabikosoraga icyo gihe nta mbaraga yari ifite byo kubikosora kandi Imana ituma uwo yaremye tuvuga nk'uko yabaga iri kumbwira nanjye urumva niba ubwo tuvuga nk'uko ubwo nyine irambwira iti njye naremye umuntu mukunze murema mu ishusho yanjye irambwira iti sinari kurema umuntu mu ishusho yanjye ngo nyuma nzisubire ngo njye murimbure ngo mwice kandi naramuremye mukunze nibwo nyine natangiye kujya imbwira iti impurugero irambwira iti reba inzangano ati nk'ubu ndeba kuri Gahini na Abeli irambwira iti reba kuri Gahini na Abeli ngo nanze ngo nashimye ituro rya Abeli ngo ituro rya Kayini ngo ndaryanga mbese sinarishima irambwira iti reba inzangano zabaye hagati y'aba bana ati koko ko naremye umuntu ubu nari kwanga ituro ry'umwe nkemera iry'undi irambwira iti byonyine reba ukuntu abana bari bavunitse umwe yarahinze aravunika undi arorora koko abo bana bose ntibari bakoze ese ubwo koko nari kwanga ngo ituro ry'umwe nkemera iry'undi ubwo nibwo Imana yambwira ati mwebwe koko ubundi Imana yambwira iti nabahaye ubwenge bwo kumenya mbaha ubwenge bwo kumenya niyo mpamvu mwakabaye musoma Bible mukamenya koko ati koko nk'uko wibazaga ati koko ni wowe Mana reka tubasuhuze mwese abadukurikiraho muri hirya no hino ku isi inshuti z'Ihumure TV Imana ibahe tubana kenshi mu biganiro bitandukanye by'Ihumure TV njye Ndikuzo Emi dushimye Imana kutwemerera kuri uyu mwanya kongera kubana turi kumwe n'umwana w'umukobwa umumama cyangwa se ari buze kutwibwira birumvikana kugira ngo tumumenye ndashimira mwese aho twabanye mu bihe byatambutse Imana ibahe hanyuma kandi wowe wakoze subscribe Imana iguhe warakoze cyane nawe utarayikora ndagusaba kuyikora kugira ngo dusangire byinshi by'umumaro kandi byakugira umumaro nanjye bikawungirira mu buryo bw'ubugingo ni muri cya kiganiro Ihumure ukore like niba ukunze iki kiganiro Mana yanjye Imana iguhe aho bitekereje ukabikora hanyuma nawe utarabikora ubikore hanyuma kandi inkunga ikomeye hano no gusangiza benshi iki kiganiro tuba tuguhaye cyangwa tuba tukugejejeho nawe gisangiza abandi karasabona aho hasi mu nyuguti z'umutuku kandemo ubona n'inzogera ku ruhande nawe yikande hanyuma y'ibyo nshuti yanjye Imana iguhe numva nawe gusabira okay munyemeye twakiriye umuntu Yesu ashimwe himbazwe witwa ndetse nitwa Uwineza Jeannette Uwineza Jeannette tugira umugisha wo kwakira ku Ihumure TV hanyuma hari byinshi Imana yagukoreye twifuza kudusangiza wenda byatugirira umumaro bikajyana n'abandi umumaro ubundi Jeannette tuvugana ni umumama n'umukobwa umumama w'abana batatu umumama w'abana batatu Imana yagiriye neza tugira umugisha wo kubana nawe mu kiganiro Ihumure Ihumure ry'uyu munsi uri buze kutubwira usa naho uhereye wenda ku buzima bwawe ukiri umwana kugira ngo ubuhamya buze kubaka benshi karibu murakoze Yesu ashimwe nishimiye kubana namwe baha ubuhamya bwanjye njyewe nakuriye mu muryango w'abakristu mama asenga cyane akadutoza natwe gusenga nkura nanjye ndirimba muri korali nkunda gusenga nkunda Imana cyane pe ku gihe cyose nahoraga numva nishimiye kumenya Imana nkakunda umurimo wo kuririmba nyuma nkarimba muri korali ku rusengero nyuma nza no kujya muri segonderi naho ndaririmba nyuma nza guhindura ikindi kigo hose sinaririmba ariko nkajya nsenga ko nakundaga gusenga pe wari ufite ababyeyi bombi icyo gihe mama wenyine hanyuma rero uje kwiga segonderi urangije segonderi se ndangije segonderi kurayirangije muri 2007 kuri Apredi Ndera
ndarata muri 2008 nibwo nakoraga kandida nyikora hano kuri Leta y'Umuhima, Imana ingira neza impa diplome. Nyiri marakora kandida nibwo naje guhura nza gusama ntwarinda muri 2008 nibwo natwaye inda. Nkimara gukora nakoze kandida ntwite naratwaye inda. Wanyu hari mu uyu mujyi? Hari mu mujyi hano mu Cyahafi. Jeannette turi kuganira bivuze ko wagiye gukora kandida libre utwite, wari ufite umugabo? Oya. Byagenze gute? Tubwira inkuru yawe y'urukundo. Ntacyo bitwaye, biraza gufasha n'abandi bari kudukurikira kuko ntibibabaje. Nyine icyo gihe nari mfite umuhungu w'inshuti birangira nyine yanteye inda. Wowe waramukundaga? Yego. Kuki mutaje kubana? Ntabwo yari atarabona ubushobozi. Abahungu mudukurikiye mutarabona ubushobozi rwose mugende gake. Iyo utarabona ubushobozi nta n'impamvu yo gukunda umuntu ngo umwegere. Wenda turi kuganira ku byarangiye, ntacyo biri buze kugutwara ko ntibiri bugukomeretse, ariko ndi buze kwibanda kukubaza kugira ngo nuri kudukurikira kuri misomo. Tubwira ukuntu wafiringaga urukundo icyo gihe bishobora gutuma ufata umwanzuro kandi wari umukristo, noneho bigatuma ufata umwanzuro ukavuga reka nkore imibonano n'uyu muhungu dukundana nta kibazo. Byari bigeze kure rwego wumvaga kwihangana byaranze, byari byaramunaniye, wumvaga urukundo rwagushyuhanye, wumva ubundi muri make tuganire wumvaga bimeze intero bya bindi nyine by'urukundo rwo muri yego nta nari nararenze yego adolescent, ariko byabaye nko gucinze, niba bavuga ko byabaye nko gucikwa kuko n'ubundi byabaye rimwe nita nsama. Byabaye rimwe pe. Ko wari umukobwa kwa mama, wari ufite abandi bavandimwe? Ndabafite. Wari wo mukuru se? Mu bakobwa ninjye mukuru. Okay. Hanyuma noneho tubwira ubuzima bwo kumara gusama n'uburyo ushobora kubibwira mama. Ubwo nkimara gusama nagize ubwoba cyane. Ngira ubwoba mu rugo ndanabibahisha kuko nubwo nakoraga ikizami cya leta narabibahisha, nta n'umwe wari ubizi. Kuko maze gukora ikizami cya leta neza, nkoze ikizami cya nyuma, nibwo nahise muhunga mu rugo, mbese njye Bugande. Ariko njye mu Bugande mu buryo bwo gutinya nyine kuguma mu rugo. Ndavuga nti reka ngende ntabwo nshaka. Bugande wumva gusanze yonde? Nta no muri famille yari uriyo, ahubwo ni inshuti yanjye yari iriyo. Ni umumama twiganye nyine ku ishuri, niganye na murumuna we nyine aza gupfa, ariko kuko famille yaba ari inshuti, kubera ko famille yari inshuti zanjye, ntekereza ko najyayo nyine. Njyayo nyine namubwira ko ngiye kumusura, ntabwo namubwiye ko ntwite, numva ko ndi bumubwire ngezeyo. Nibwo rero najyagayo, ngezeyo nyine nza kubimubwira, we angira n'inama aravuga ati wowe subira mu rugo, ati mama nta kintu ari bugutware. Ndavuga ati sinshobora gusubira mu rugo. Anje arambwira ati ngiye nkikubona, nahise mbibona ko utwite, ahubwo ngira ngo uje no mu Uganda gukuramo inda. Ndavuga ntabwo ngenje gukuramo inda, ko navuye no mu Rwanda. Yari umuhanuzi se? Oya, mama usanzwe yego yarasengaga, ariko nyine we umuntu twitega buriya ntabwo wapfa kumuyoberwa. Yabonaga mfite iseseme, nkabyuka mu gitondo nkaruka, we nyine buriya yahise abibona. Nibwo rero nageragayo ndamuga ati rero ngewe nubwo nje hano ntabwo nje kuguma hano iwawe, ko sinshaka kugora, wowe mfasha unshakira inzu hano ya chambrette nyibemo, wakambwira ngo nisubire mu rugo. Ndabareka reka. Arambwira ati ngewe nahinze kuje kuyikuramo aho, ndabareka sinshaka kuramo inda. Ndamubwira ngiye mvuye mu Rwanda, iyo nama bayingira, ndabareka ntabwo nayikuramo, ngiye nshakira inzu hano mbemo ya chambrette. We n'umugabo we baramfashije kuko barayinshakira bamfasha no kugura matera nyijyamo, nibwo natangiye kuba muri iyo nzu. Utangiye kwibana muri iyo nzu, ufite n'ibikoresho, materiel zose zirahari? Yego. Hanyuma tubwire noneho ubuzima bwo gutangira kwibana. Nibwo nageze muri iyo chambrette, nyibamo umunsi wa mbere nyiraramo, umunsi wa kabiri
ngeze muri iyo nzu njye numvaga ko nyine mpunze ko ntwite ngiye kwibera aho ngaho, nibwo nageraga muri iyo nzu ngezemo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri nkagira inzozi nkarota, nkavuga kuko nari nagiye mfite Bibiliya nk'umukristo, njye nari nagiye mfite Bible, ngezemo nkajya mfata Bible nkasoma, ku munsi wa mbere nkasoma Bible nkaryama nkaririmba, mbese n'uwa kabiri, ubu n'uwo munsi wa gatatu, ngeze mu munsi wa gatatu nibwo, kuko umunsi wa kabiri, uwa mbere n'uwa kabiri nararotaga, ariko nza kurota inzozi ndota mbona ndahantu mu ishyamba, mbona hagati hacamo kaburimbo, hirya nkabona harimo utuzu tumeze nk'utw'abarozi, hino aho ndimo mbona Yesu arimo kuntoza kurasa, akantoza kurasa, nkavuga se Yesu ko mbona urimo, kandi ubwo ndi mu nzozi. None se Yesu wumvaga umuzi? Ngiye ko ukuntu twakuze tubona Yesu niko namubonye n'ubundi. Buriya kuri Imana yereka umuntu uko twakuze tubona ishusho, nuko n'ubundi namubonye. Ukabona araje arakuganirije ati gakurasa, arambwira ati fata gutya, akajya imyereka ati fata, noneho no muri aho nkajya nabonaga atari njye nyine, turi kumwe n'abandi, ariko ngabo twari kumwe nkabona ni njye muto muri bo nyine, nkabona akajya mbwira ati fata gutya urase, ati fata gutya urase. Ndavuga se Yesu, ubwo ndi kumusobanuza ndi mu nzozi, nkaba se kurimo kunyigisha kurasa ni ibiki, nzarasa he? Yesu arambwira ati kundi kukwigisha kurasa ntabwo ari imbunda amasasu, atari ndi kukwereka ko ugiye kunyura mu bigeragezo bikomeye, ndi kukwigisha ko ugomba kuzasenga Imana, ati kuko ugiye kunyura mu bigeragezo bikomeye. Ubwo ndi cyari mu nzozi, noneho Yesu nibwo yambwiraga ati ugiye kunyura mu bigeragezo, usenga Imana. Noneho ubwo ngubwo aho ngaho Yesu ari kunyigishiriza kurasa, narimo nireba gutya, ngiye kubona mbona ninjye, mbese mbona mbaye Yesu. Ubwo burangiye ndavuga se Yesu bigenze bite ko nabonaga ari njye, none nkambaye wowe? Yesu arambwira tumva ati ibyo njye mbikwerekeye kugira ngo umenye, urabizi ibigeragezo ibyo nanyuritsemo muri iyi si. Yesu arambwira ati ugiye kunyura mu bigeragezo bikomeye, atariko ugomba gukomera ugasenga. Ubwo inzozi zivuyemo, nzivamo mfite ubwoba, ndavuga noneho urugamba ni bwoko ki, aho ngeze kubona Yesu anyigisha kurasa, akaba nsobona ko ari ibigeragezo ngiye kunyuramo. Ubwo inzozi mbazivuyemo. Umunsi wa gatatu hari mu gitondo, saa 4 za mu gitondo, nari natinze kubyuka, numva mfite ubunebwe nyine nk'umuntu utwite, numva mfite ubunebwe. Icyo gihe ndari igeze mu mezi angahe? Ndumva yari nk'abiri, hafi 2. Itangiye kuguca intege. Mbese umwana wakuranye na nyina, bagutekera, baguha ibintu byose, wumvaga ubwo buzima rubayemo? Bwari bukomeye cyane, kandi ubwo nubwo nari nahoze nkagenda, urumva nagiye, mama ntabwo yari azi icyanjyanye. Amakuru wigeze umumenyesha ngo umubwire ko ugiye? Kugenda aho yari abizi, ariko yatwe ngiye gusura wa mama ntabwo yari azi ko ntwite. Nibwo nyine natangiye saa 4 za mu gitondo, umunsi wa gatatu mbyutse saa 4 za mu gitondo, nubuye amaso gutya, ntongera kubona Yesu mu muryango neza. We noneho arambwira ngo waramutse. Urumva cyagiye namubonye mu nzozi, ariko noneho mbona mbaye nkaho, kuko nyigira muri iyo nzu Imana yambwira ati nzakwereka, urumva niyerekwa, nzakubwira, nzakumvisha, uzarota, mbese ibyo byose. Nyamuhungu waguteye inda ntarazi habare? Nta makuru wigeze umubwira? Yarabizi, ariko nyine njya no guhunga nkagenda, nabimubwiye ngezeyo, ndavuga rwose natinye ndagenda. Natinye ndagenda. Ubwo rero ngeze aho ngaho muri iyo nzu, nibwo nabonye mu gitondo mbona Yesu mu muryango, nyine arambwira ngo waramutse. Bwaburanyica ko nari namubonye mu nzu, ariko none nongera kumubona neza, mbona ndi kumubona gutya. Akimbwira ngo waramutse, nanjye ndamubwira ngo waramutse, sinongera kumubona. Byabaye nabyo nk'inzozi, sinongera kumubona. Ariko noneho ntangiye kumubona, ariko numvijwe ati wasabye Imana kuyimenya, kuko nubwo ari ahantu nasimbutseho, nigeze kujya mu giterane hano kuri Shining. Icyo gihe baratubwira ati
natubwira ati umuntu wese asaba Imana icyo ashaka. Icyo gihe turapfukama ndasenga, ariko muri njye hazamo gusenga cyane, nkumva ndarira, ndavuga Mana ngiye nshaka kukumenya kuko igihe cyose nahoraga nibaza ariko se Imana dusenga ko nsoma Bible nkabona ngo Imana yarimba abanyegiputa, Imana yishaba, Imana mbese nkajya mvuga ko se Mana ni wowe waturemye, mba numva ngo waraturimbuye, ngo waratugeza gute urica abawe, ngo wicujije impamvu waturemye, mbese nyine nsenga nyine. Ubwo icyo gihe mpfukamye nsenga nkajya nyibwira ngo Mana nshaka kukumenya, ariko sinari nzi ko Imana yamyumvise pe. Ariko maze kugira ngo muri iyo nzu Uganda, nibwo Yesu yambwiye ati wasabye Imana ikintu gikomeye, ati wayisabye kuyimenya, ati kandi kuyimenya ati ni ikintu gikomeye, atube maso. Nuko Yesu yambwiye, ariko umva akimbwira gutyo nibwo natangiye ngiye kumva numva hari irindi jwi rinyakiriye, atumva ati wansabye kumenya. Urumva ko Yesu yambwiye ati wasabye Imana kuyimenya, ati wansabye kumenya, ati nicyo kinzanya aha kukwibwira gutyo. Ariko uburyo natangiye kuyumva byarantangaje. Nabaga mu nzu njyenyine, ariko mva neza nk'uko waba uri kumwe na mugenzi wawe muganira muvugana, mukaba muri mu nzu muri kuvugana, umuntu uri hanze akaba yakwibaza, umuntu uri hanze akaba yakumva ko muri abantu babiri bari mu nzu. Nuko njye nari imeze neza, tukavugana. Imana avuga ati ikinzanya aha ni ukukwibwira, ko wansabye kumenya, ati igihe cyose ugahora wibaza atari ko ni wowe Mana, ni wowe waturemye, ati se ni wowe numva ngo urimbura abawe, wicujije impamvu waturemye, ni wowe. Imana yambwira ati ikinzanya aha ni ukukwibwira. Ariko irambwira iti atari ko nimara kukwibwira ukamenya, buriya hari ukumenya Imana ariko hakabaho no kuyimenya ukanayisobanukirwa. Irambwira ati numara kumenya ukansobanukirwa uzabwira abanjye. Ndaribwira ati nzabibabwira. Ariko ubwo sinari nzi n'uburyo igiye kunyisobanuriramo, ndabyemera gusa ndabwira ati nzabibabwira. Ubwo nibwo yatangiye kunyibwira, ambwira iti muhora mumva ngo ndi Imana, nkuko kuko wabyibazaga ngo ndi Imana, ngo ndi Imana yica, ngo ndi Imana yicujije ko nabaremye, ngo ndi Imana. Irambwira iti ubwira kuganiriza nijoro. Nayikada si ukuvuga ngo ni nijoro, njyewe yaba no kumanywa, mbese yaba nijoro, nuko byabaga bimeze. Yabaga iri kumbwira kuko Imana yarambwira ati ngiye kukwibwira, umenye unsobanukirwe, ubundi uzabibwira n'abandi, uzababwira uwo ndiwe. Ubwo nibwo yatangiye nyine kujya imbwira, ubwo nibwo yatangiye kubimbwira ati, irambwira iti muhora mwumva ngo ndi Imana ngo yica, ngo ndi Imana irimbura uwo naremye, ngo ndi Imana. Umva irambwira iti ntabwo ari njye, ntabwo njye naremye umuntu ngo nimara kumurema ngo ninangiza ngo nicuze impamvu namuremye, ngo ntabwo njye ndi Imana yabaremye ngo ninangiza nyuma narabaremye mu ishusho yanjye mbakunze, ngo ninangiza nyuma nzabirengeho ngo mbarimbure, ngo nzabirengeho abari njye mbica, nzabirengeho ngo abari njye nzajya ngo mbateze ibyorezo, ngo mbateze imyuzure. Irambwira iti ntabwo ari njye. Ati koko nkuko wahoraga unyibazaho, irambwira iti ntabwo ari njye. Umva ikimara kubimbwira ubwo buranyica. Nimva imyaka nari maze nsoma Bible, nje numvaga nyine uko myisoma umva ni kwiri. Nibwo Imana yatangiye kumbwira ati reka, yahise imbwira iti umva, irambwira iti fata Bible nkwibwire. Narayifashe pe, narayifashe ntangira gusoma. Nshobora gusomaho wenda bikeya, wenda ukiharambura komeza uharambure uze kuhagera. Wari usanzwe usoma Bibiliya, wari ufite Bibiliya icyo gihe? Nari nayijyanye, nari nagiye nyifite pe. Hanyuma irakubwira ngo soma. Irambwira iti wasomye herera icyo gihe? Icyo gihe si ukuvuga ngo nasomye hamwe, kuko nagenda ngasoma uko nsomye ikajya imbwira iti aho, ati ibyo si ibyanjye. Noneho ubwo imbwira ati ibyo si ibyanjye, ndavuga se Mana ko nzi ko ibiri muri Bible byose ari ijambo ryawe. Irangije yambwira iti ntabwo ari ibyanjye, turimo byose si ibyanjye. Mana we buranyica, ariko nyine irambwira iti nyine ati fata Bible utangire usome, ngenda nzajya nkwibwira. Ubwo
urabona reba mu gutegeka kwa kabiri ibice 7, wenda dusome ku murongo, wenda dasomaho bike, wenda dusome ku murongo wa 7. Haravuga ngo ngo kandi ntuzashi wenda dustangire wenda ku murongo wenda wa 2. Gutegeka kwa kabiri ibice 7 umurongo wa 2 ngo kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza amahanga, kuko umutwe w'amagambo uravuga ngo bategetswe kwitandukanya n'ayandi mahanga. Ngo kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukabatsinda uzabarimbure rwose. Ntuzagire ingeso isezerano usezerana nabo ntuzababarire. Kandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo. Unumva ngo umuhungu wawe ngo umusabire, ngo umuhungu wawe umusabire, ngo umukobwa wawe umusabire umuhungu wawe, umukobwa wabo umusabire umuhungu wawe. Mbese hano nyine Imana itangira kumbwira ati ngaho mbwira ati mbwira ngo kandi Uwiteka Imana yawe ngo nimara kuyakugabiza ngo ukabatsinda ngo uzabarimbure. Imana yambwira ati ariko mbwira ati ahanga ati irambwira iti ngaho ati muzi ko ndi Imana, muzi ko ndi Uwiteka, ati none ngo muzabarimbure. Urumva inyigisho iri ahangaha mwabwirwaga niyihe? Murigishwa kurimburana, murigishwa urwangano, ngo umukobwa wawe ntuzamushingire umuhungu wabo. Ati izo sinzangano. Ati ubu iyo mugiye muri Bible ako ariyo mpamvu uri gusoma nkakubwira ngo ibi ni ibyanjye ibi si ibyanjye. Ati ubu iyo ubona byitwa ngo Uwiteka kandi ukumva ngo ninjye, irambwira iti ntabwo ari njye. Irambwira iti njye ntabwo nakugisha uwanjye urwango, njye ntabwo narimbura uwanjye, ntabwo. Irambwira iti Satani yabiyoberanyijeho ati haraho yitwa Uwiteka kandi Satani mukumva ngo ninjye. Ati haraho Satani yitwa Uwiteka, ari ndi bimwise aho yitwa Uwiteka niwe wabyiyise. Ni Satani wiyise ari yitwa Uwiteka kandi akavuga ko ari Uwiteka, ari Imana twebwe, ari Imana yacu yaturemye kandi atariyo. Satani yita Imana akiyita Uwiteka neza, akavuga ati yavuga mukumva ngo ninjye. Niyo mpamvu musoma mukumva ngo narabarimbuye, ngo nicuje impamvu nabaremye. Irambwira iti ntabwo ari njye. Irambwira iti ntabwo ari njye. Irambwira ati ikinzanya aha ati njye ndashaka kwibwira. Irambwira iti Bible iri mu majwi 3, iryanjye, iryiganye iryanjye, kandi nabyo ari Satani wanyiganye kandi bikitwa ngo ninjye wavuze. Ati irya gatatu ikaba ari iryayo, noneho ryumvikana ko ari irya Satani. Irambwira iti uko ayo majwi 3 ati nuko nguko ameze. None bivuze ko Shitani yawe ufite imbaraga muri Bibiliya, ufite amajwi 2. Amajwi 2 hose ni Satani, nuko hamwe yiyise kujya yiyoberanye. Kuko Satani azi ko Imana idukunda natwe tukayikunda, kuko yiyise ko ari Satani ikavuga mu izina ryayo ko ari Satani, ntabwo twakurikiza ntabwo twabikurikiza. Ariko kuko tuyizi ko twubaha Imana tunayikunda, yiyise Uwiteka kugira ngo tubikurikize, tuzi ko ari Imana yabivuze. Nuko Imana aho ngaho nyine yansobanuriye. Irambwira iti niyo mpamvu ndi kukubwira ati bisi ibyanjye, kandi ukabona ko handitsemo ngo ndi Uwiteka wabivuze, ntabwo ari njye. Irambwira iti Satani yabiyoberanyijeho. Bible yandikwa mu majwi 3, iryanjye, itari iryiyoberanyije, ari irya Satani naryo, n'irya Satani ubwaryo. Kuko ayo majwi ko ari 3 niko Imana yanyumvishije. Kuko itangira kunyibwira yarambwiye iti atari kubuzamenya ijwi ryanjye, ariko imbaza atari kubu uzamenya ijwi ryanjye. Nyine ndikanga ndibaza kubera iki ntamenye ijwi ry'Imana. Impamvu yarimbazaga nuko nyine izi ayo majwi 3. Nibwo yabanje iranganiriza, irambwira ati nabarinye mbakunze pe naremye umuntu mushanye mukunze. Iranganiriza niko numvaga ariyo, ndavuga irambaza ati so ninde, ndavuga ati ni wowe Mana. Irambwira ndavuga
kuko urumva yarambwiye ati nzakubwira nzakumvisha, ubwo yaranamyumvishaga, ubwo urumva inyumvisha n'indi jwi kandi ari irya Satani, ariko numvise ari iryayo kuko ibyavugwaga numvaga ari ibyayo nabyo. Irambwira ati so ninde, ndabibwira ati ni wowe, ati ndavuga ni wowe Mana pe, numvaga ariyo. Irangije noneho irindi ryo riza ati wakantu we, ati nzagukwica, iyo nda wanze gukuramo nzayigukuramo, ati uwo mwana nzamwica. Umva aho ati Imana yambwira ati wo ninde, ndahibwira ati wo ni Satani. Ariko tukiri aha, aya majwi yazaga mu buryo bumeze bute? Mu buryo ubwumva nk'uko wabuganira n'umuntu uri mu nzu wenyine, wacanye imbabura, watetse, wariye, hanyuma uraryamye urasinziriye, nibwo ayo majwi yazaga? Oya, ni ukuvuga Yesu akivuga ati Imana yakwemereye kwibwira, ako kanya nibwo natangiye kuyumva ayo majwi, ntangira kuyumva avugana nayo. Hanyuma irindi rikaza bivuga ngo wakanuye nzakwica cyane. Ryazaga ritavuga nka ryazaga wumva sound itandukanye na ya indi ya wa undi wa mbere? Aya mbere yuko ari abiri, ya majwi abiri yo numvise ari umuntu umwe, numvise ari umwe uvuze, ariko urumva irindi ryo ritandukanye nayo, kuko tuziri ko Satani avuga ibibi kandi mu ijwi ryayo nyine ribi. Kubera ko tusanga tubizi ko Satani avuga ibibi mbese, ubundi Satani tumuziho ibibi no kuvuga ibibi bitutsi, none Satani akajya ntuka akanuka ibitutsi, mva ntaravugaho mu buzima, kuko noneho yantuka nkumva meze nk'ari njye ndi kuvuga ibyo bitutsi, nkarira nkavuga Mana kuva na bose ndavuga iki gitutsi, nkarira Mana sibi n'ibiki, none nangiye kumva nkumva bitangiye kungira amajwi, ntangiye kumva mbaye nk'umusazi, nkaririra muri iyo nzu ndi jyenyine, nkarira nkavuga Mana noneho ibi bitutsi ko ntajya ntukana, ko ndi kumva ibitutsi ndi kubivuga. Imana irambwira iti ntabwo ari wowe uri gutukana, nkarira ikambwira ati se urarizwa n'iki, icyo koko ibyo bitutsi wari wabitukanaho, ariko ntabwo ari wowe uri kubitukana, nubwo wumva ari kumera nk'aho ari wowe uri kubivuga. Urumva nkarira nkavuga Mana noneho amajwi uko ari atatu arancanga neza, arancanga, irimpumuriza, irimbwira nabi, mva neza, numva birancanganyikije, ya majwi uko ari atatu numva atangiye kuncanganyikisha. Bigeze aho ngaho noneho nkabwira Mana ndumva noneho binaniye kumenya niba ari wowe niba ari iki, kuko ibaze kuba nari ntwite ariko nkateka, namara guhisha wumve Satani ukuntu ari umugome, ati ntabwo ugomba kurya, ati wowe urarya, wumva amajwi y'amadayimoni, ati ntabwo ugomba kurya, ugomba gusenga kugira ngo ayo majwi y'amadayimoni akuvemo. Kubera ko nakuze nzi ko tugomba kwiyiriza tugasenga, bya biryo neza nkapfunikira ngashyira hariya, kandi ntubirye, simbirye. Ubwo ni rire jwi byakubwiraga? Nawe wibaze ukuntu wakuze usoma Bible, ijwi rikubwiye ati senga, urumva ari iki? Urumva utakumva ko ari Imana ikubwiye ati wirya senga? Nahitaga numva ari Imana, ibiryo nkabireka. Ariko Jeannette, wahahishaga amafaranga ukuye wundi? Icyo gihe jya kugenda nagiye mfite amafaranga yego atari menshi, ariko iBUGANDE iyo yavunjishije urumva namaze ukwezi n'igice, nibwo nyine navuye yanshiranye n'iceri cy'ijana mfite. Nagiye nyafite nyavunjishamo iBUGANDE, yego sinavuga ngo kuko hari uwo nyine nabwiye ikibazo mfite, mubwiye we ayampa mu buryo kukumbwira ngo nyikuremo, ari uburyo bwo kumfasha njyewe kugira ngo nkoreshe amafaranga nyikuremo, ahubwo nibwo nagendaga. Dukomeze na ya nkuru ya. Yego, ubwo nibwo maze nawe wumva ko nyine amajwi yancanganyikishije, ubwo ati ntabwo urya, ugomba gusenga. Mbwira ukuntu wakumva ijwi rikubwira ngo ntabwo urya, ugomba gusenga, kandi undi warakuze ubizi ko ugomba kwiyiriza ugasenga. Njye nahitaga numva ko ari Imana pe. Ubwo ibiryo nkabireka, nkapfukama, ati pfuka musenge, urumva, kandi ubwo nta mbaraga mfite, ndi maze kuruka, ati pfukama musenge, amajwi y'amadayimoni akuvemo. Igikoma nkashyira muri teremusi nkarekera aho ngaho, nkaba ndicaye, ati pfukama, nkapfukama, umva ntegekwa gupfukama, ku buryo hahandi nategekwaga nuko ndyamira uruhande rumwe, hahandi navuye muri yanzu numva uruhande rumwe rwaraboze, nkaryamira uruhande rumwe nkabuzwa. Kandi urabizi umuntu kubaho k'umuntu abaho yisanzuye, noneho natwite wumva ukuntu nta muhwe zari ziraho, ariko muri nkumva ijwi rindi
ati wariye kutwite, wariye kutwite, wanyweye kutwite. Urumva ijwi rimwe ryambuje kurya, ariko irindi ati wariye kutwite, wanyweye kutwite. Ubwo iryambwiye ati wirya usenga, nkagira ngo ni rya rindi riri kumbwira ati wariye kutwite. Ubwo ndi kumvishwa aya majwi atatu kugira ngo nsobanukirwe ya majwi atatu Imana yambwiraga. Ubwo ntasonza niwe ukagira aho ngaho kandi kumvijwe ry'Imana ko wambabariye kuko waretse kumvijwe ritari ryanjye, wambabariye ukareka kwikisha umwana inzara, ukarya wanyweye. Umva neza noneho nkumva ya majwi arancanganyikishije, nkibaza ko se Imana yanjye, nkavuga ko se Imana noneho ndamenya ari iki, ndamenya noneho kumbwira ngo sindya ubundi ngo ninywe ubundi ki, ubundi Satani akantuka ati wa umva Mana mu izina rya Yesu, umva ni bari kukuvugiramo n'ibitutsi ngiye sinanabisubiramo, bya bitutsi bya bindi wumva kuri iyi si bihari byose, umva ni ibya Satani. Ni ukuri buri Imana yanyumvishije irambwira uti Imana yambwiye ubundi ngiye umuntu naremye uko namuremye nkimurema, n'ubu ni kwari ni ntungane, kuko ibitutsi numvaga bimvamo kandi nkavamo ibitutsi ntaravuga mu buzima bwanjye. Ikambwira iti ukumva ibitutsi bikukuvamo kandi utarigeze ubivuga, irambwira iti Satani niyo umva ngo umuntu yatukanye ngo ibiki, ni Satani ubu bibasohore bikabasohokamo, ariko ni ubivuze, ni Satani ubu bivuze. Umva maho ngaho Satani akantuka ati wakanu ugiye kunkora ku ngoma. None nkabwira Imana ko se Imana gukura Satani ku ngoma, noneho numva ari kuntuka ngo ugiye kumukura ku ngoma ni gute? Imana yambwira ati nyine ati gukura Satani ku ngoma, ati igihe cyose atirega ntugire ngo niwo ngiye gutuma bwa mbere, ati wo ntumye nkamutuma ngo azabwira abantu banjye ko ibiri muri Bible byose atari nge. Satani amugira umusazi kugeza hamwishe kugira ngo atavuga amabanga yayo, atavuga uburyo yiyise Uwiteka akicaramo, ati nkahora nitwa ngo nge wabaremye, ni ngewe wabarimbuye, ati neza muraho nga muzi ngo ni nge wabarimbuye, ngo ni nge warimbuye, ngo ni nge warimbuye ngo abanyegiputa. Irambwira iti nge umuntu naremye umuntu umwe wenyine, ati yaba abanyegiputa n'abantu naremye, yaba Abisiraheli. Irambwira iti nge naremye umuntu, irambwira iti nge naremye umuntu, nta bwoko naremye, nta mva. Imana irambwira Satani akambwira ati ugiye kunkora ku ngoma, naho se Imana gukura Satani ku ngoma ni gute? Irambwira iti kubera ko Satani afite ubwoba, Satani afite ubwoba yuko ugiye kuvuga uburyo yiyoberanyije, ubundi mukamenya ukuri aho kuri. Irambwira iti ubu nicyo kintu kitumye nza kukwibwira ahangaha, ni ukugira mumenye uwo ndiwe. Irambwira iti ndi Uwiteka Imana yabaremye, ikabarema mu ishusho nabaremye mu ishusho yanjye mbakunze, sinari kubarema mbakunze ngo ubundi nyuma ngo nzicuze ngo impamvu nabaremye. Irambwira iti sinshobora, ati ntago nakwicuza impamvu naremye umuntu, tiko namuremye mukunze. Ati ahubwo Satani igihe cyose abarimbura uwo naremye, abayica uwo naremye, ariko akabivuga ko ari nge, ati yashyize urwango hagati yanjye namwe, kandi nziko nabaremye mbakunze, ati kandi na Satani aziko mu nkunda, ati niyo mpamvu aziko abikoze mu izina rye mutabikurikiza, ati niyo mpamvu abishyize mu izina ryanjye, ati ikita Uwiteka ubundi kabivuga mukumva ko ari ngewe. Irambwira iti ntago narimbura uwo naremye. Ukira wajya kugira akanya ko kubaza iryo jwi mukaganira mugasubizanya cyane. Kuki utigeze umubaza ko ibyo bintu isi yose kugeza ubu abadukurikiye bari kutureba n'abatari kutureba n'abazatureba, wenda n'abadukurikiye muri umwanya wo kumva iki kiganiro bagisangiza abandi, wenda tuzaze gushaka ukuri. Wumvaga wenyine Jeannette ari ugiye kuza guhindura isi, ari wowe Imana iciyemo kugira ngo ihindure isi, iyereke ko Bibiliya yanditswe nabi cyangwa harimo amagambo atari ayayo n'ayari ayayo, ko harimo amagambo atari ayayo n'ayayo. Aba banditse aya magambo uko tugenda tubona abahanuzi, yaba yarigeze kubwira umuhanuzi wanditse ibiri byo n'uwavanzemo ibitari byo? Yabaga nose ahangaha tuvuge niba uvuze ati gutegeka kwa kabiri, uwanditse gutegeka kwa kabiri nibyo yambwiraga ati nk'uku nguku uri kumva ngende ukumva uri kuvugishwa n'amajwi atatu,
ati ntumenye uri kukubwira, ati ni uku nguku Bible yanditswe. Uwanditse yatangiye yandika akabwirwa azi ngo ni ijwi rimwe ari kumubwira, kuko ubundi muntu, kuko nanjye nyumva ayo majwi narabwiraga Imana, nzi ko Imana ari wowe uvugira mu waremye, njye niko nayibwiraga. Uri kumva Imana avuga uti uko umuntu yandikaga Bible yabaga azi ko ari njye ndi kumubwira, ntabwo yigeze amenya ko hari irindi jwi riri kumubwira. Akandika n'ibyo kimubwiye, ariko mbese umuntu wanjye akumva ko ari njye gusa. Imana se kutabikosoraga icyo gihe nta mbaraga yari ifite byo kubikosora, kandi Imana ituma uwo yaremye, tuvuga nk'uko yabaga iri kumbwira nanjye. Urumva nuba ubwo tuvuga nk'uko none Jeannette, hari abantu benshi badukurikiye muri uyu mwanya, ibintu uvuga ndibuze kugaruka mvuga ko bisa n'ibite biri confusing abantu, so biratera abantu urujijo. Abadukurikiye muri uyu mwanya, uganira n'Imana, uvugana nayo, usubizanya nayo, yongera hari ibibazo wowe ubwawe wumva wayibajije, ushobora kugarukaho, duhe n'ingero z'abantu muri Bibiliya bigenda bigaragara ko hari amagambo yavuzwe n'iryo jwi cyangwa se na shitani, abantu bakandika atari Imana yavuze. Wowe usubizanya nayo, uvugana nawe, yibaza, hari ibimenyetso yaguhaga kugira ngo uzabone kuvuga ibi bintu? Ubundi ibyo yambwiraga byose yabimbwiraga muri Bible, kuko urumva yahise mbwira iti fata Bible nkwibwire, niko yahise mbwira. Ubwo ni ukuvuga ngo aho nasomaga niho yahitaga imbwira, insobanurira. Ariko bivuga ngo si aho nasomaga gusa, hari ni ukuvuga ngo Bible niyo naho nabumburagayo hose nkasoma, yahitaga inyibwira. Ubwo nyungo nyine irambwira iti njye naremye umuntu mukunze, murema mu ishusho yanjye. Irambwira iti sinari kurema umuntu mu ishusho yanjye ngo nyuma nzisubire ngo njye murimbura, ngo murimbure, ngo mwice, kandi naramuremye mukunze. Nibwo nyine natangiye kujya imbwira iti impurugero, irambwira ati reba inzangano, ati nk'ubu ndeba kuri Gahini na Abeli. Irambwira iti reba kuri Kayini na Abeli, ngo nanze, ngo nashimye ituro rya Abeli, ngo ituro rya Kayini ngo ndaryanga, mbese sinarishima. Irambwira iti reba inzangano zabaye hagati y'aba bana, ati koko ko naremye umuntu, ubu nari kwanga ituro ry'umwe nkemera iry'undi. Irambwira iti byonyine reba ukuntu abana bari bavunitse, umwe yarahinze aravunika, undi arorora, koko abo bana bose ntibari bakoze, ese ubwo koko nari kwanga ngo ituro ry'umwe nkemera iry'undi? Ubwo nibwo Imana ambwira ati mwebwe koko, ubundi Imana ambwira ati nabahaye ubwenge bwo kumenya, mbaha ubwenge bwo kumenya, niyo mpamvu mwakabaye musoma Bible mukamenya koko, ati koko nk'uko wibazaga, ati koko ni wowe Imana, ni wowe Imana. Irambwira iti njye ntabwo ari njye wanze ituro rya Abeli rya Kayini. Irambwira iti njye ntabwo narutanisha abo naremye, sinari kwemera ituro ry'umwe ngo nange iry'undi. Irambwira iti izi ni inzangano. Irambwira iti mbwirira abantu banjye basi, niba badashaka wenda no guhita wumva wenda ibyo nagutumye, basi bo nabo nibasome Bible, bayisome bumve koko inzangano ziri muri Bible zihora zigaruka. Noneho numvaga Satani aho ngaho ukuntu yavugaga ngo duhora tugaruka, ngo duhora tugaruka. Nkavuga se Satani uvuga ngo duhora tugaruka. Imana ivuga ati nyine ati umwuka wayo nyine uhora ugaruka wisubiramo, ati ni ukuvuga ngo Bible uzareba ibirimo, nibyo bihuntu bihora bigaruka igihe cyose. Ati reba nk'ibintu byabaye kera, namwe ubu bikaba bibagarukaho, muhora mubisubiramo. Kubera iki mubisubiramo? Nuko muzi ko ari njye, murankunda ndabizi, nanjye ndabakunda. Impamvu mwubahiriza Bibiliya nuko muzi ko ari njye wavuze, nuko muzi ko ari njye navuze, niyo mpamvu mubikurikiza. Atari ko mukoresheje bwa bwenge nabaremanye, mukayisomera ubwanyu, buri wese agatuza agasoma Bible, akamenya n'urukundo njye nabaremanye, mwahita mubimbona ko atari njye. Aho ya Satani yagiye yiyita Uwiteka, mukamenya ko ari Satani wiyise Uwiteka atari njye. Ati kuko njye naremye umuntu mukunze, murema mu ishusho yanjye, nkunda uwo naremye urukundo rurenze.
ati urukundo rurenze uko mwe muruzi, ati ko ntimwigeze murumenya ko Satani yararubavangiye bituma mutamenya urukundo mbakunda. Umva, Imana iradukunda, Imana ikunda uwo yaremye, idukunda urukundo rwa rundi rurenze kuko twaravangiwe ntitwarumenye. Atariko Imana iradukunda cyane bikomeye, niyo mpamvu yemeye kutwibwira ikatwisobanurira uburyo atariyo iri muri Bible yonyine. Harimo amajwi atatu, iryayo, iriryiganye ryayo, n'irya Satani ubwayo. Tiko Satani yariyoberanyije avuga mu ijwi ry'Imana, avuga mu ijwi yiyita Uwiteka, ubundi twe tukabikurikiza tuzi ngo ni Imana ivuze, tuvuze ngo ni Uwiteka uvuze. Igihe cyose intambara zihora muri iyi si, ntabwo isi gihinduka na rimwe. Ibyabaye kera n'ubu nibyo bikidukurikira, kubera ko nyine duhora dukurikiza Bible. Tugumye gutya nabo tuzabyara nuko nabo bazahora, kuko nabo bazakurikiza iyi Bible kandi bakayikurikiza bazi ngo n'Uwiteka, n'Uwiteka wavuze, n'Uwiteka warahiye wavuze ko yarimbuye abayo kandi atari Uwiteka. Mva, Imana iradukunda bikomeye. Ijambo yambwiye kubabwira kandi basomere mwumve ngo Imana yarambwiye iti ibyo mbarinda bitarabageraho ni byinshi cyane, ngo n'imperuka duhora tuvuga yari kuba yaratugezeho kera, nuko Imana ihora iyihagarika cya gihe twumva ngo byahanuwe ko imperuka igiye kugera, ngo biba ari byo pe. Nuko Imana yaturemye idukunda ikarwana na Satani ikayihagarika. Imana irambwira iti nuko mbarinda ibyo byose kandi mugahora muvuga ko ari njye mbateza, ko ari njye mbibateza, ko ari njye nica uwo naremye, ko ari njye ndimbura uwo naremye, ko ari njye mbahana, ko ari njye mbateza ibyorezo mbahana, ko ari njye ntegura imperuka, ko ari njye nzabarimbuza umuriro. Imana irambwira iti umunyabyaha nubateza ibyaha ari we Satani. Iti kandi Satani niwe ngiye kurimbura. Ati kuko nimurimbura nta wanjye uzongera kwanduzwa nawe. Iti kuko Satani yataza kubaho nk'abarema atariho, nta wanjye wari gucumura kuko nabaremye muri abaziranenge. Irambwira iti mwihane, mureke gucumura, mureke icyaha n'igisa nacyo. Iti kuko murahanwa bikambabaza. Iti kandi ikimbabaza cyane nuko ari njye bishyirwaho ko ari njye mbahana. Ndabakunda cyane cyane kuruta uko mubizi, kuko Satani yarabavangiye bituma mutamenya urukundo mbakunda uko mubaye muruzi. Mwakwemera ko Satani yiganye ijwi ryanjye, kuko ntabwo ari njye wavuga ko nicujije impamvu nabaremye. Ntibishoboka, ntibizigera bishoboka. Ndabakunda cyane cyane kuko naremye uwo nkunda, murema mu ishusho yanjye, murema mukunze cyane pe. Mumbabarire munyumve, ni njye Uwiteka Imana yabaremye. Amen. Ubwo nibwo butumwa Imana yaguhaye Jane? Ubwo butumwa uzabugeza ku isi yose? Ntabwo ari njye gusa, nawe ubu nawe uri kubugezayo. Ubwo wabugejejeyo kuko none se oya okay, wenda turi buze kubyibaza cyane mu bibazo ngiye kugarukaho n'abadukurikiye bashobora kukubaza muri uyu mwanya. Jane, aho hantu hamaze igihe kingana iki uganira n'Imana? Ukwezi n'igice. Ukwezi n'igice? Ukwezi n'igice kuko naririyeyo n'umwaka. Bonane yansanze muri iyo nzu ngenyine. Ya kangahe ubwo? Bonane ya 2008. 2008 utwite. Aha. Hanyuma kuhava ukaruka i Kigali, waje ute? Byagenze gute kugira ngo utegeze kuza i Kigali? Ukuntu naje ubwo urumva nari maze igihe ndimo ntangira gusonza. Narashonje kuko amafaranga yagize aranshirana. Kuko naje no gusohoka njya gusenga mu rusengero. Nibwo nagezeyo Imana irambwira, kuko nari maze iminsi nshonje. Imana irambwira iti, kuko hari umama w'umunyarwanda twahuriye muri urwo rusengero. Ijwi ry'Imana irambwira iti kurikira uwo mama umusure, ati kandi uveyo uriye. Urumva
umumama ndamubwira ati ndamusuhuza ndamwana ndagusura njyayo ngezeyo koko turarya tumaze kurya afite umugabo w'umugande nubwo wari umunyarwanda tumaze kurya umumama abwira umugabo ati ndagiye umumama abwira umugabo ngo aragiye kuko yahise agenda ubwo Imana irambwira iti nubwo uriye ntabwo uva ngo utanyweye igikoma kuko nari nshonje handi umwana hahandi kumva ngo ndatwite byari byarashize kubera gusonza kuko amafaranga yaragushiranye yaranshanye ko ataranashirana naranasonzaga nabwo nabujijwe kurya ijwi ati senga urumva nbuzwa kurya ariko wibaza umuntu utwite umuntu wese amugirira impuhwe abizi umuntu wese agira umuntu impuhwe umuntu utwite Imana yandemye yari kura kungirira impuhwe ariko ijwi ryambwira ati ntabwo urya urumva nibwo Imana yansohoye yangaho nyine njyana kuri uwo mama ubwo ngezeyo nyine maze tumaze kurya ati nubwo uriye ntabwo uva ngo utanywe igikoma kuko urazi umuntu n'umubyeyi waba agomba kurya akananywa ubwo ndabwira Imana se kubuze kumbwira mama hari ukaba umbwiye ari uko agiye ubu se ndabwira umugabo we gute ko nshaka igikoma Imana irambwira iti urabimubwira ati kuko ntabwo uva ngo utanywe igikoma umugabo yaragiye he umugore yaragiye agiye he kuko ari ku cyumweru urabizi ko hari abantu baba bari busurane ubwo nanjye numva ko ngiye guhita ntaha ariko Imana irambwira ati ntabwo uhava irambwira turabwira uwo mugabo aguha igikoma bwa buranyica ndavuga Mana kuko uyu mugabo irambwira iti mubwire kuko umva Imana yari ifite agahinda ireba ukuntu ndi kuyobeshwa na rya jwi ritari iryayo kandi ngiye nkarikurikira nzi ngo ni iryayo ijwi rimbuza kunywa ijwi rimbuza kurya nkasonza ijwi rimfukamisha ntwite ngo nsenge mpfukamye nkaruha ijwi rindyamisha uruhande rumwe rukenda kubora urumva ndikurikiza nzi ngo ni Imana umva neza uwo mupapa ubwo burangiza basuko kumana ubu ndamubwira gute koko Imana yambwira iti mubwire ko utwite ushaka igikoma ubwo burangiza iti mubwire mbitamubwira umugabo nta kinyarwanda azi kuko ngewe navuye iBUGANDE yego navuye niga mu kabiri primaire ariko kiganiro nari nkizi nshobora no kubanaganira n'umuntu wari warahabaye nari narahabaye ubwo mba ndabimubwiye mubwira mu kiganiro nyine ndamubwira ko nshaka igikoma nyine ndambwira ati ndatwite rero ndashaka igikoma ibaze kubwira umupapa ngo ushaka igikoma ariko Imana yabimpasi irambwira ati nta bana yari afite uwo mama ngo numvise nyine ngo ntabwo abyara ariko nabimenye ngezeyo ntabyo nari nzi ariko hari abana umugabo yari afite nyirango ku mugore wa mbere nabonaga abana b'abahungu nyine bakuru ariko ubwo yahise babwira ngo batike igikoma baragiteka ariko ibaze kubwira umupapa ngo ndashaka igikoma utazi ariko Imana yari ifite agahinda pe ibabaye ireba ukuntu nashonje ireba ukuntu nananiwe kumva ijwi ryayo kuko iyo nza kumva ijwi ryayo sinari gusonza n'umunsi n'umwe umva nari no gusohoka muri iyo nzu nubwo amafaranga ari kunshirana nari no gusubira kuri wa mama naje gusura nkajya kuryayo ariko umva sinari ijwi yambwira bati nta nwemerewe gusohoka ngaha noneho umbwire ati ntago ugomba gusohoka ngaha washanga kugira ngo nkwibwire mbwira nawe wumvise ati washanga kugira ngo nkwibwire numvaga ari Imana n'undi yambwiye ko ugiye kunyibwira ariko Imana yambwiye ati amajwi atatu uri kumva nuko nyine bimeze nicyo kintu nshaka kugusobanurira kugira ngo numara kuyasobanukirwa nkwibwiye ukasobanukirwa ariko wumve muri 2008 ibi bivuzwe muri 2021 imyaka 12 yose imyaka 12 noneho Imana ikajya imbwira ati kutabivuga kuko hari umunsi iyo Imana ntabwo bigaragara ko igihe cyayo ari iki kuko nigeze gushaka kubivuga ariko ndavuga ko se ndabivugira ibi bintu ese kumbwira ngo nzabibwira abawewe bizabageraho gute niyo mpamvu uvuga ati nubwo ntabwo nari nzi ibya YouTube ni iki kuba naza kuri YouTube nkaba navuga ntabwo by'amateleviziyo kuri YouTube ntabyo nari nzi ko ntabwo nari nzi ko bizanabaho numva imyaka 12 ishize ni myinshi ariko Imana yari izi ko igihe nk'iki bizavugwa ntabwo njye nari nzi naho nzabivugira kuko hari umunsi nigeze kwandika mu ibaruwa nyijyana hano kuri Shining ko najyaga nsengera rimwe na rimwe ubundi nsengera amabatiste urwandiko pe nk'abakozi ubundi umusazi iby'Imana yambwiye ko abantu bizabageraho gute bose ariko ngenda ndavuga ati buriya Imana yari izi ko igihe nk'iki kizagera
byibura nk'ubu ikiganiro nagikoreye no kunoza no kurihimbaza TV, urareba ukabona abantu 1,150 bamaze kubwumva. Ndavuga ati n'ubu hari abandi bagiye kubwumva, aho ati buri Imana yari izi ko igihe nk'iki kizagera, nubwo nge ntari mbizi. Urumva Imana nuko yabanye nanjye. Noneho uko warumbaje uko nasohotsemo ahandi, umva narashonje hahandi sigara nta n'igiceri cyo kuvoma, kuko nageze aho mfata injerekani ngiye kunywa amazi ndayabura, inyota mfite inyota. Nibwo nafashe injerekani ndasohoka njya ku muturanyi nyine w'umugandekazi, ndamubwira ngo ampa amazi, kandi nta giceri nari mfite pe. Ndamuga wampaye amazi, abonye ko mfite injerekani ndambwira ngo nzana igiceri, ndamuga ati nta giceri mfite. Imana irambwira ati musaba yo kunywa. Ndamuga ati basi wampaye yo kunywa, basi wampaye igikombe kimwe. Yumvise ko ndi kumusaba igikombe kimwe, yahise yampa nk'ibikombe nka 2. Ngenda musubira muri ya nzu, amufata amazi, umva iminwa yarumye nshonje hahandi wibaza ati si umuntu aratwite, kubera ko wumvira ryajwi rikubuza kurya. cyambuzaga kurya, kubera ko nanjye nakuze nzi ngo turiyiriza tugasenga, kandi ryajwi rikunga ati senga. Uri kumva? Imana iza kumbwira ati ariko kubizi impuhwe namwe tureke kuba wenda uri kumva aya majwi, kuzi umubyeyi ukuntu agirirwa impuhwe, ukuntu abwirwa kurya, ukuntu abwirwa kunywa. None reba ukuntu iminsi umaze ushonje, ubu koko urumva nakubuza kunywa n'umubyeyi wakubyaye akugiriye impuhwe ngo uratwite, akuhawe uryama heza ngo uratwite, warangiza ukumva ko nge nakubuza kurya, ukumva ko nge nagupfukamisha ngo senga. Umva Imana ikababara nkubyumva ko ifite agahinda. Imana yamubwira iti ngaho aya ni ya majwi, ni ya majwi ndi kukubwira, ni ya majwi ndi kukwinginga, ndi kukubwira ngo igikoma ntunyumva, ahubwo uri kumvira iriya jwi. Ririya jwi ntabwo ari iryanjye. Irambwira iti dore ni gutya muri Bible Satani yiyita Uwiteka, akavuga mu ijwi ryanjye ngo ndi Uwiteka, nzabarimbuza amazi, nzabarimbuza umuriro, kandi mukabaho mufite ubwoba ngo nzabarimbura, mukumva ngo Imana yabaremye n'izabarimbura. Irambwira iti ntabwo ari njye. Nese gutayibajije impamvu umuntu apfa? Impamvu umuntu apfa ni Satani nyine. Imana yaturanye ngo tuzabeho iteka ryose. Imana yaturanye ngo tuzabeho iteka ryose. Ariko uremera shitani katwica. Ntago ari ukwangira byemera, kuko yirazi ko igihe cyayo ubundi Imana y'ukuntu imeze. Imana ati njyewe kuva nde mu muntu habaho mukora ibyaha mugahanwa, kandi mwarangiza mukavuga ngo ni njye. Satani aba yabahanishije, aba ari kubakoresha ibyaha mugahanwa. Urumva? Irambwira iti njye ukuva nare mu muntu, igihe namuremye nzi ngo ni umwere, igihe cyose niko mfata uwanjye, mufata ko ari umwere, ahubwo acumuzwa na Satani. Satani niwe ubacumuza. Satani urabona gupfa, urarwara ugapfa, sibyo? Kubera iki indwara twarwaye? Kubera iki za ndwara zarwazanywe na Satani, sibyo? Nubwo Imana yemera bikabaho, ariko ntabwo Imana itwanga, iracyadufitiye urukundo. Nuko izi ko uwayo adapfa, uwayo n'undi ntagapfa, kuko izi ko igihe ibi byose igiye kubikuraho bikarangira, kandi uwayo akabaho nk'uko yamuremye. Kuko Imana yavuze ati ire mu muntu usuko itarizi ko Satani ahari, yari ibizi ko Satani ahari. None uwayo udapfa ninde? Uwayo udapfa ninde? Ni Imana niyo idapfa. None ubwo uwayo ninde? Uwayo arahari. Nubwo witwa ngo none se nubwo twitwa ngo abacu barapfuye, sibyo? Barahari. Nk'ubu na papa mfite yarapfuye, ariko nubwo yapfuye yizi ko ahari, n'ubundi azongera abeho. Nubwo ibyemera bikabaho, nuko izi ko Satani igihe cyayo kigomba kurangira, uwayo n'ubundi akongera akabaho. Okay. Jeanette, tukiri aha, kugeza ubu ngubu ni wowe muntu wenyine w'Imana, kuko kugeza ubu ni wowe muntu uri kugerageza gukurikiza iby'Imana yakubwiye muri Bibiliya, kuko abigisha bose batambutse hano kuri IHUMURE, ku mateleviziyo, ku maradiyo, muri caci, ni wanyaho usengera. Kandi vuga nanjye niko nari meze. Warahindutse noneho? Nanjye nuko Bible nayisomaga, kuko no kujya kubaza Imana atari se ni wowe, kuko nahoraga ni wowe Mana, ni wowe utwica. Ese ko mbisoma nkabona ni wowe. Uri kumva? Nibwo yambwiraga ati nje kukwibwira, kuko hora nyibaza ahubwo uti ni njye.
uri kumva none n'ubundi uyu munsi noneho iyo urebye usanga wowe utazapfa. oya gupfa napfa ariko nubwo napfa ibyayo nabisohoje byibura nuhari uri kubyumva byibura ari kumva ko Imana yaturemye ntabwo ari yiturimbura ntabwo ari yitwica. Erega ibyo turabizi ntabwo mubizi kuko hano bivuga ngo ibivuzwe byose nduwiteka Imana nduwiteka Imana. Ese niba biri kuvuga ko ari yo reba impamvu Imana ivuga ko isi itamera neza nuko nese kukiduhora mu ntambara zahereye he ikiremisi kugeza n'aka kanya kubikemura byarayinaniye se ntabwo byayinaniye. niyo mpamvu iri kutubwira nyine ukuntu ariko reka nkubaza imbaraga zacu n'imbaraga za shitani izikomeye ni izande ni izacu kuko ni izi turimo ni iz'Imana. none kukima Satani nazo afite kuko iyo aza kuzigira ntiyari kwiyita uwiteka kugira ngo tukurikize ibyayo. Satani nta mbaraga afite niyo mpamvu ivuga ikivuga ibigwa ati nduwiteka kugira ngo Uwimana yaremye abikurikiza azi ko ari uwiteka. nta mbaraga Satani none Imana yirashaka ubu nonaha ubundi rero Imana icyo ishaka ishaka ko n'Imana yaza aka kanya basi yaza tutazi ko cyagiye hariyo yaturimbuye. uri kumva kuko umuntu hari igihe avuga ati icyanyereka Imana mva kandi pe kuko tubayeho tubabaye kandi tubabaye tuvuga uti guta Imana iturimbura guta Imana itwica. none se niba ubona ko ureba nka Farawo si byanditswe ko Imana yamwinangizaga siko byanditswe ariko Imana avuga ati nari kwinangiza Farawo kandi ndi kubwira Farawo ngo arekure Abisiraheli narangiza ngo nkasubira inyuma nkamwinangiza. kwinangiza umuntu ndi gute ni ukumwinangiza ngo nyine ngo Farawo atarekura Abisiraheli. uri kumva Imana ikubwira Farawo ndekurira abantu yarangiza nawe ngasubira inyuma ngikamwinangiza. none iyo iwanyu mu rusengero ibyo bintu bakabyigisha urasohoka oya urabahugura ntabwo nasohoka no kubahugura kuko Imana yambwiye ko ngomba kubabwira ntabwo nabwira umuntu ku giti cye ntabwo bishoboka. niyo mpamvu Imana arizi ko ngomba kucara nkabivuga niba byumviswe n'abandi nuri hanze nuri he hose. basi ubundi Imana urazi ko Yesu yagize intumwa basi ni babyumve. turi kwihumure TV abadukurikiye mwese hari ubwo wenda mwicecekera mukumva ibintu nk'ibi mugaceceka hari n'ubwo mubaza muze kumubaza muri comment ndibuze no gushyiraho nimero ze muzamuhamagare birumvikana ariko nanone ndibuze kwibaza ikibazo gikomeye. Imana muri kuganira mw'icyo gihe ntago yigeze iguha bike cyangwa ngo iguhe iyo mirongo yisurinyeho uyicakarongo kuko ni myinshi ni myinshi none akuyivumbura natwe dutegereje ko Imana itwiyereka nk'uko yakwiyeretse. ntago ari kuvuga ngo nayo kwisurinya ntago nayo kwisurinya kandi Imana ivuga ko ari Bible yose uko uzajya usoma uzajya wubyiyumvira aho none icyifuzo cy'Imana nuko ibira tuba tuyiretse ntabwo tuyireka ahubwo dusome dusobanukirwe Imana ubundi ikishaka nuko tubaho ubundi Imana ikishaka nuko tubaho tuzi Bible uburyo nyine yanditswe uburyo atariyo ubundi rashaka tumenye Satani aho yagiye yiyitirira Imana ikavuga mu ijuru ryayo. Ni henshi nibyo nakubajije ni henshi ni mirongo myinshi abadukurikiye mirongo barabwirwa n'iki kugira ngo ye gukomeza kufasha nashaka atangire no kwitangirira azajya ugera wibwire se uzi ko yibwira nuko aka kanya amenya Imana iyo ariyo nuko amenya Imana iyo ariyo namara kumenya ngo Imana yaturemye dukunze iturema mu ishusho yayo kandi aka kanya akabasobanukiye ko Imana atariyo iturimbura ko atari yitwica ko atari duteza ibyorezo kuko ahenshi muri Bible hagiye handikwamo nduwiteka Imana. tukiri aho wasomye Bibiliya ese Jane wakijijwe ryari ubundi kumva ko wakijijwe ni ryari? urumva ubundi wavukiye mu rugo bw'abakristo ukura wumva uri umukristo uri umwana urimba muri korari ariko ugeze igihe cyo gufata umwanzuro wowe ushobora gufata umwanzuro ukavuga uti ibi nibi ndabireka fata imyizere ukabatizwa wumva noneho wakuze wumva noneho watangiye kumenya Imana niba utangiye no kumenya gusoma Bible. hanyuma Jane niba wowe ubwawe waba warafatiwe imyanzuro n'ababyeyi
nawe ukeneye kugera igihe wifatira umwanzuro ukavuga uti noneho imyizerere yanjye niyi nibyo ngiye kwizera mbonye ko ariko kuri hanyuma uvuga uti ndatura Kristo muri nge kugira ngo nkizwe ntarabyatujwe n'abandi wowe byature muri wowe wigeze ubikora cyane uratura urakizwa ndakizwa mbaho numva nshaka niyo mpamvu nkubwira ati nabayeho numva nshaka kumenya Imana. Okay, turi kuganira hari imyuka ibiri yakurwaniyemo cyangwa itatu? Ni itatu ahubwo. Wumva ukuri ari ukuhe muri iyo myuka itatu? Urumva ni ukuri kw'Imana. Undi mwuka ni uwa shitani? Ni uwa shitani. Hari undi ni uwande? Hari uwiyoberanyije, hari uw'Imana n'uwiyoberanyije kandi ukagera aho wiyita Uwiteka, ukajya umwuka wa Satani ukavuga ngo ndi Uwiteka, kugira ngo umuntu w'Imana abeho yumva ibyo ari Uwiteka nyine wabivuze kugira ngo tubikurikize. Hakaba n'uwa shitani? Hakaba n'uwo shitani wo twari tuza abami urawumva noneho tuzi Imana tuzi na shitani. Yakada noneho hari uwiyoberanyeza mu isura yandese by'Imana akorera ndese arikorera Satani nyine. Hari uwiyoberanya ari uwa Satani n'ubundi, ariko noneho akabaho Satani ubwe noneho neza. Bivuze ngo shitani za mu myuka ibiri rero. Ibiri, uwiyoberanya kandi akaza yita Imana kugira ngo uw'Imana yaremye ayobe nyine abikurikiza azinga ibyo ni iby'Imana. Okay, Jane, uri Bugande uvuyeyo ugarutse mu Rwanda, wagutenda mwongeye kubonana? Twarabonanye icyo gihe. Nyuma nyine mvuyeyo, ariko mu kuva Bugande navuyeyo navuye umeze nk'umusazi kubera ayo majwi neza, ku buryo navuye Bugande umama yaje kungarura ahamagaye mu rugo ati ababwira uko byagenze ko naje ntwita bahunga, noneho aza kuntahana arangarura mama. Tugeze muri gare nsanga mama na musazange baje nyine, ariko nubwo bari baje n'ubundi ya majwi niko yarakimeze muri njye. Harasobanukirwa iby'Imana ngo niriye. Yahoraga kwereka se ayo majwi se yakwereka ko abantu ari beza basi nta kibazo, ntabwo yigeze guteranya n'abantu? Uzi uwo mumama ndi muri iyo nzu, uwo mama uzi ko yanzaniye ibiryo nkabwirwa ko yandoze nkanga kubirya, kandi baze n'umumama naje gusura namaze n'icyumweru ntarashaka inzu yanjye tubana ndyayo, ariko ngemuriye narashonje nenda gupfira muri iyo nzu nkabuzwa kubirya. Kambwira iti byakuroze wibirya. Ari ndukubuza ijwi, kandi nawe urumva ijwi ukumva ni impuhwe z'Imana, nanga kubirya nkumva ni impuhwe z'Imana. Ese ayo majwi uyu munsi nta kikubamo? Amajwi noneho dore urumva ko mbere nabaye nk'umusazi kubera amajwi nyine atatu. Ajya mbwira ko Imana ibi noneho ni ibiki, ko numvaga byaranantunguye, siko nari imeze, ntahimbayeho mva neza nkuko nari imeze nkuko n'abandi bose bameze. Noneho nkajya nanabaza mama, ariko se mama ko wowe uri mukuru Imana ivuga gute? Ese mama ijwi ry'Imana ivuga gute mu muntu? Nkumva nayo ndashaka kumenya basi ivuga gute. Mama ukumva nawe ntago abizi, kuko Imana yagutoranyije nyine ubwo ishaka kukubwira, ntabwo ariko n'undi wenda yamutoranya ifite ukundi yamutoranya simbizi. Ariko narayobewe nkajya ngira ubwoba nkajya ndira nkavuga ibi ni ibiki, ibi ni iki niyumvamo, nkumva ni ibintu byantunguye, nkumva nananiwe kubyakira. Ubwo nyine Imana ikajya imbwira ati humura ya majwi nagira ngo basi uzamenye icyo ubwira abanjye, uzamenye icyo ubwira abanjye, ukuntu aya majwi ateye, ukuntu harimo abiri wagira ngo nayanjye kandi atari ayanjye. Irambwira iti humura uzajya unyumva aya majwi azarangira, ikajya impumuriza. Nubwo yego nagarutse mu rugo bikindimo nyimki mu rugo, mama yambwira ati ngwino urye, nkamubwira ati ntago mbishaka, kandi nabaga mbibujijwe kubirya nkabibuzwa. Wibirya ati senga, atubwa ibyo bijwi bikikurimo, reba uvuye hariya buki. Ngeze mu rugo Imana irababarira, irambwira itumva ntiwongere kumva ijwi ritari ryanjye. Irambwira iti ntiwongere, reba ukuntu uvuye muri ranzu umeze, reba ukuntu wasonza yayo, reba ukuntu umwana enda gupfira mu nda. Irambwira iti cyakuri kinagushoboreye ntabwo umwana azagupfira mu nda, ariko waramusonzesheje, tangira urye unywe. Kuyibaza uti ko ufite imbaraga waneshesha 5 uza kumbwira ibyo bintu byari bikunaniye, ngewe uje nayibaza. Wayibaza? None wayibaza, ariko wibuka ko Imana ikorera mu wayo, kandi wibuka ko no kuva kera Imana atumaga wayo. Nubwo yamutumaga nyuma Satani kamuvangira nyine, urega Imana yabaga yatoreranyije uwituma, kandi n'aba ngaba barayobejwe nayo majwi.
urumva kandi Imana ntabwo yaravuze ati ntabwo mbibasobanuriye nonaha nashatse kubasobanura kera urumva kandi Imana yagiye idukira amaninga ikavuga iti muzumva ibyo mutigeze mwumva muzareba n'ibyo mutigeze mureba amatwi yanyu azumva ibyo mutigeze mwumva amaso yanyu azareba ibyo mutigeze mureba nanjye byonyine nkumva ibyo bintu numvise ari ibintu ntarumvaho mu buzima n'imyaka mfite uko yari yanganaga cyangwa mbe nabyumvana na mama n'ubwa mbere nari numvise ko muri Bible byose atari ibyayo irambwira iti sinababwiraga ko muzumva ibyo mutigeze mwumva none ya mwana yavuga ati muzareba n'ibyo mutigeze mubona ngo nabyo ubwo birahari ntago birasora ariko ubwo birahari. Okay, uraje ugeze i Kigali umaze kugera i Kigali usuye mu buzima busanzwe hanyuma uza kubyara umwana muzima. Urageze no mu rugo nsanga bari mu bukene. Mama arambwira ati mbabarira kuko hari undi mwana wacuriye ikibungo abwira mama nyine ngo mwana mutekereje ko bimeze ati naje nararwaye bwaki inzara zasaga umweru mama abwira uwo mwene wacu aramubwira ati ambwira ko nyine meza arambwira ati noneho yaje urabona ko ari bwaki ngo nyine uwo mwene wacu arabwira mama ati mbabarira umubwiraze hano ati mubwiraze hano mushakira imbuto arye anywe azabyara umwana umeze neza. Kandi Imana nyine yambwira ati ubwo ijwi nyine ubwo ngurumva ko ngiye kugiriye kibungo ijwi atumva ntabwo ugenda atugiye gukoza isoni mama wawe gumaho ibyo azarya bari byo uzarya. Urumva iryo jwi umva singiye kukubeshya kumva ngo ugiye koza isoni mama wawe nukuri pe numvise ari Imana numvise ari Imana atugiye koza isoni mama wawe gumaho ibyo azarya n'ibyo uzarya. Nabwiye mama ntago njyayo kubera iki byajwe numviye mama aranyinginga mbabarira ugende rwose mbabarira ugende umwana atagupfira mu nda umva ndanga neza kubera ibyajwe byambuje kugenda ngo ntasebya mama. Imana irababarira mbwira itumva rero ntabwo nkwemerera kongera kumvira iryo jwi sinkwemerera ninjye nkubwiye noneho genda imva rimwe ati ntugenda ujye koza isoni mama wawe irindi ati genda. Imana irambwira iti fata Bibiliya irambwira iti ntabwo wemera ko nahungije Yesu ntabwo ubyemera ndavuga ati ndabyemera ntabwo ubyemera niba ubyemera genda ndaguhungishije genda ndigugisha uwo mwana adapfira mu nda umva nibwo numvise ko koko nemeye ngiye kugenda ijwi ati ntabwo ujyayo. Imana ati ntabwo uri kubyemera ko nahungisha Yesu urumva ayo majwi uri kumvugiramo ubwo nibwo nyuma ndavuga ati Mana noneho ndabyemeye ndagiye ndebwa Mana ni wowe uri kumbwira umva nawe kujya kubwira Imana ati Mana ni wowe uri kumbwira uri kumva impamvu nuko hari irindi naryo jya barimbwira niyo mpamvu noneho ndi gusobanuza Imana neza ati ni wowe noneho koko irambwira ati ninjye genda ninjye noneho mbikubwiye. Ubwo rimwe nabwiye mama ndamubwira mama ati noneho ndemeye ati mama noneho ndemeye ndagiye. Mama biramutungura yumva ukuntu nemeye kandi nari nabyanze ndamubwira ati ndagiye noneho bwakiye koko ngenda ikibungo njya kuri uwo mama ngezeyo pe umva neza amfata neza nkajya ndya imbuto ngasangira n'umwana we ibikoma umva mera neza ngarukamo amaraso kwa kumera nk'urwaye bwaki umva Imana ndindirayo Imana umva nora nsabira uwo mama n'umugabo we mpora mbasabira umugisha na mukuru we ko naje kujyayo inyuma maze kubyara Imana ibamere mu mugisha ntibagirwa no gora nsabira nura mama w'Ibugande ningiye gusura mpora mbasabira umugisha. Waje kumusembaza nyuma ko ari ijwi ryagwira ko azakuroga uriya mama ntago ndabimubwira kuko ibaze nanze ibiryo kandi ari ijwi rinyobesheje kandi ibaze kubwirwa gutyo ku mama wagiye gusura ukanamubaho icyumweru cyose ubayo kukumva ko ako kanya ari bwaje kukuroga urumva ariko ni Satani yagira ngo nicwe n'inzara umwana yicwe n'inzara mpfiraho ubundi Satani yagira ngo mpfire muri yanzu niyo mpamvu nasonzeyemo nkinda gupfa nyine Satani agira ngo mpfiremo kuko igihe cyose Imana yavuga ati ngewe igihe cyose natumaga umuntu Satani yamugiraga nk'umusazi nyine kugira ngo utumva ibyo ngiye kugusobanurira kugira ngo ubigeze ku banjye niyo mpamvu nawe ari kukugira nk'umusazi kugeza aho Imana yambwira ati ngereka nkwisabire basi uzana ataba abantu bitwa abasazi ndakwinginze uzabegere ubaganirize ati kuko urabona nawe ukuntu wanyuze mu nzira yo gusara kandi atari kuri umusazi ahubwo uri gusazwa n'amajwi akuyobesha bari abasazi kuki rimwe ubona ari muzima
mukaganira ibizima ubundi mu kanya gasara bikamera nk'ibisazi ati ni kubera iki uzabasure basuganire nabo wumve niba nabo batarayobeshejwe nk'uko nawe wumva amajwi yakuyobesheje. Ibyo ari ndubikubwira ni Imana bimbwiraga. Abahe basazi yakubwiraga ubwo? Kuko nangirwa nirabaye nk'umusazi mbwira ukuntu wajya muri kaburimbo ngo ugiye gukaragira amadayimoni hagati muri kaburimbo imodoka zigenda. Nibwo Imana yambwira ati nk'uko ubona wanyuze mu nzira yo kuba umusazi kandi utari umusazi irambwira iti bariya kuko urabona ko nizindera kuri Abrede kandi Karayesi neza biregeranye. Hari igihe nigeze kujya Karayesi ndeba ukuntu abasazi baba bameze ukuntu bababyinisha bashyiramo umuziki abaganga bakabyina n'abasazi umuganga akabyinana nawe akareba umusazi ukuntu niba ari kujyana n'injyana iri y'indirimbo uwo babonye iri kujyana n'injyana y'indirimbo akabona ko afite mu bwenge ko arimo arakira undi ukabona abyinnye arasimbutse mbese nta njyana. Urumva Imana ikavuga ati kuki abanza akabanza akavuga ibizima ukabona ibyo akora n'ibizima nyuma none akavuga ibyo gusaza. Njye mu rugo bagiraga gutya ukabona rwose mbaye umuntu muzima neza. Icyo gihe nabaye umuntu muzima nabaga ndi kumva ryajwi ry'Imana nabashije no kurikurikiza ariko iyo natangiraga kumva ryarindi kandi nkumva n'iryayo naryo narabikoraga nzi ngo niyo narabikoraga hakunyuma Imana ikambwira ko utari kumva ijwi ryanjye biriya ukoze ntabwo ari njye mbikubwiye. Kandi koko nanjye nkareba ibintu nkoze nkasanga mugari ntibyari nabyo. Uyu munsi abadukurikiye bari buze kugira byinshi bibaza nawe nshaka kukubaza. Bivuze ko uvuye iBUGANDE uje mu Rwanda umwana yaje kuvuka ari muzima? Yaje kuvuka ari muzima nyine ubwo urumva nagiye mu bavandimwe yaho Ikibungo njya mu bitaro byangwa hari ibitaro by'Abashinwa Ikibungo abariho mbyarira. Yego umwana wanjye yarapfuye pe yarapfuye neza ku munota wa nyuma byari birangiye ariko Imana yambwiye ati mva icyo nashwishoboreye ntabwo umwana wazapfa kuko neza namaze icyumweru mu bitaro ndiyo nicaye gusa nta kinicaye. Noneho ku buryo habayeho n'ikintu abaganga bakanyuraho n'umuganga umwe aza kunyibirira ibangaraza arambwira ati ariko ubwo uzi ko kuri utubonye nabara Abashinwa tuvuye mu nama yawe bwa buranyica gute se? Umuganga arambwira ati ariko tubwire umwana wamusamye ute? Ari umuganga unyibariza kuko yahise abimenya yahise ambwira ati ariko ntiwaryamanye n'umugabo rimwe ugahita usama agahita birangiriraho? Ndavuga nuko byagenze pe. Arambwira ati pe nibyo twibazaga turi kwibaza ntagise no kubona naho umwana yanyura ntaho. Nibwo yambwiraga ati rwose twabibonye ati gusa tuvuye mu nama yawe ubwo tugiye kureba uko wabyara ko byanze turabona tutazi ukuntu bimeze. Ubwo nibwo namaze icyumweru mu ijoro rindi ryo kurangiza icyumweru nibwo bapimye ko bagushyira icyumvirizo basanga umwana byarangiye mbese baravuze ati mva asigaje kuka gake nibwo bashyizemo ibyo kumwongerera umwuka. Nyine ngiye kumva numva umuganga arahamagaye ati tugiye kubaza ni umuntu mubaga iminota 5 ati kuko nimuyirenza biraba birangiye. Nibwo banjyanye kuko niko byanagenze kuko bangubise ikinya basatura direct babaye neza nk'abagitera bahita basatura ya minota 5 kugira ngo umwana adapfa. Umva ndataka bagira ubwo bagira ngo n'ikindi cyanafashe. Umva umwana wanjye aravuka pe avuka ari muzima nshima Imana. Ubu ariho pe. Afite imyaka ingahe? 12. Okay. Hanyuma papa mwongeye kubonana? Yita ku mwana? Yego nyine uko ashoboye ubundi ko urumva nawe yarameze nk'aho kirangiza ishuri mbese nta kazi yari afite ariko nyine buke. Inyuma se ko waje gushaka nyuma ko waje kubyara abandi bana babiri? Ibyo nibyo nyine waje gushaka umugabo? No. Ubwo ari kuvuga ngo n'undi mwana wa kabiri nawe nuwe. Nawe nuwe nyine mva nibyo nkubwira ko byakomeje umwana w'ubukuntu byagenze byageze aho kubera ko gukura nanjye nyine nzi ukuntu Bible ko nasomaga ngira ngo ndavuga ariko Mana ibi nabyo simbyumva gute amajwi amvugiramo rimwe rimbwira ibirindi rimbwira ibi numva noneho nanjye mbaye nk'ubivuyemo neza. Ndavuga ngewe ndumva nkumva amajwi yangize nk'umusazi none nkavuga ngiye ndumva noneho bigeze ngiye kuba nkuko nari meze imbere ntagishaka kumva ayo majwi mbaho gutyo pe. Nibwo nabyaye uwo mwana wa kabiri
bibaho kuko hashize imyaka 8. mama ntiyagiraga agahinda ngo abone kuri kumubabaza? umva nawe yarababaraga cyane, akababara ribaza ibyo nari nabanje mbere n'uburyo naje ndi umusazi neza, abona mbaye nk'ucururutse, abona ibindongeye byawe bwa kabiri. umva noneho ibaze nanze noneho kongera urumva muri ya majwi abiri nubwo nagiraga yanyobesha, harimo iry'Imana rinkomanga, yego rimwe bikangira nk'iki nkayoberwa iryo ari ryo, ariko rikankomanga rikangarura. ariko bigeze aho noneho ndabyanga neza. nibwo nagize njyayo wa kabiri amaze kugira imyaka 8, nza gukundana n'undi mugabo, ariko we twarakundanye neza, nzi ngo ni sheri mbonye tugiye kubana. uwa mbere se wumvaga bitakunda kandi mumaze kubyana kabiri? uwa mbere we kuntu byaje kugenda nyuma byarangiye ashatse, aragusiga. byarangiye ashatse. urumva umwana wa kabiri yari amaze kugira imyaka 8. ubundi iyo myaka 8 ni naratuje, ariko atari kuvuga ngo ntuje numvira wenda numva ryajwe wenda ry'Imana riri muri ya yandi 3 neza. nararakaye mvuga ati ngiye ibi bintu narabirambiwe, ngiye nkumva nkajya vuga ngiye nshaka kuba nkuko nari imeze imbere, nkumva ngiye amajwi sinyishaka kuyumva. uva abagabo babiri bose, uwo wa kabiri umubonye umwita sheri, hanyuma uwa kabiri we urumva ni nyuma y'imyaka 8. umwana wa kabiri afite imyaka 8. nyuma noneho ntumva ko nakongera gusubira mu murongo wo kuba nakundana. ubwo nabonaga ari umuntu serious, tutakundana. mva Mana yanjye ni uko nyine kwa kutumva ngo byibura njye numva ryajwi ry'Imana rimbwira icyo gukora. birangira nongeye gutwara inda ya 3, nibwo nabyaraga umwana wa 3. ariko maze kubyara umwana wa 3 mva Imana ntabwo yigeze njya kure. Imana irambwira ati urabona urugamba natangije rwarangiriraho, urabona uko nakuvuganye nawe muri ya nzu, urabona byarangirira. kuko Satani urumva yarangirageje noneho amera nk'aho none amfatishije neza ko ntagishaka kumva iryo ry'Imana rinyobora, noneho amera noneho nk'umfatishije murye gusa, urumva. ariko igihe nari nkiri muri iriya nzu, Imana umva yaranyibwiye ikambwira iti mbabarira wumve ijwi ryanjye, kuko yageze ko yari yarambwiye ngo izajya inyumvisha Satani ukuntu nyine yigamba, ati ndangije kwibagiza ibyo Satani yavugiye hariya, akavuga ati nzakubabaza nkubabaza ati nkuko Yesu namubabaje, ati buretse nzakubabaza mbikwereke. uzi ko Satani ibyo yigambye hariya kuko nashidutse bimbayeho, kuko yarambwira ati Satani yavuga ati uko nababaje Yesu, muravuga ngo yagwanye umusaraba ngo iki ngo inshuro 3 ngo iki, ati nawe uzababara inshuro 3. naje gusanga nisanga byaye 3. Satani akajya nyigambaho ati buretse ati narabikubwiye ko nzakubabaza, ati kandi uzabibona. imva kampigira neza, kampigira ariko Imana ikambwi Satani, Imana ikamutigisa agatigita ubundi Satani akajya avuga, Satani akajya abwira abadayimoni ati se uwo ni Yesu ra, ati uwo ni Yesu kudutigisa gusa, ati ubwo se batuguza n'imbaraga za Yesu ra, ati cyangwa ni Yesu Imana yongereye imbaraga. ari uko Satani iri kwivugishwa, kuko Imana nyine yambwira ati nzakubwira nzakumvisha, niyo mpamvu yanyumvishaga nkanabyumva. ati ni Yesu Imana yongereye imbaraga. Satani akabwira abadayimoni atoya, ati uyu ntabwo ari Yesu, ati iyi ni Imana yiyiziye, ati iyi ni Imana ubwayo yiyiziye. ariko Satani abwira abadayimoni ati ni Imana ubwayo yiyiziye, ati ahubwo ati Satani neza. noneho abadayimoni ntabwo bita Satani ngo Satani, bamwita ngo umukuru, bamwita umukuru. aya majwi yose warayumvaga? nariyumvaga. bamwita umukuru. abadayimoni bagatigita bakabwira, noneho Satani akajya wumva impamvu nagerageje kugeza aha. Satani akajya abwira abadayimoni atari ku bundi akakabananiza iki, ati ubundi birinze bigera aha kabananije iki, ati myo mwarabona uko kazabananira iyo mumbwira nkiyizira. ariko Satani abwira abadayimoni ngo iyo mumbwira nkiyizira
nyine satani yarazi ko nzaguma muri ibyo, ntazigera ngera n'igihe cyo kuba navuga ibyo Imana yampaye kuvuga. Nubwo nanyuze muri ibyo byose satani akangerageza, ni ibintu nari narabwiriwe hariya, ariko ndabyirengagiza, nanga kongera kumva ngo numve ryajwi ry'Imana rinkomanga rimbwira, mera nk'ubivuyemo. Niyo mpamvu hashize imyaka ingana gutya, nkaba mbivuze muri 2021, narabihaye muri 2008, nkageragezwa iyo myaka yose, nkaba narashoboye kongera kumva none ryajwi ry'Imana rinyibutse ibyo nabwiriwe he muri yanze bugande. Imana ati koko yibagije satani ukuntu yigambaga ukuntu azakugerageza, ukuntu yigambaga ukuntu azakugerageza ngo yagerageje Yesu, akajya kuvuga ngo nawe uzagwana. Hari ukuntu nambwiraga nkaruha, tumva tuzaruha, kandi ubwo natangiye numva ari Imana, nyuma noneho kikigama nkumva ko ari cyo neza. Uzaruha, nzakwereka. Turavuga ngo ugiye kuvuga, ngo ugiye kumena amabanga ngo ari muri Bible, ati buretse nzakuzunguza nkubabaze, nunabibwa ariko uzabibwa warababaye. Ese biracyari Bibiliya yera ugendeye kuri iryo jambo nibyo Imana yakubwiye? Kuri biracyari Bibiliya yera ubwo? Suko ntabwo ni Bibiliya yera, kuko nibyo Imana birimo. None ubwirera kandi harimo n'ibya shitani? Ibyo Imana birimo, sibyo? Kuko n'ubundi wayo twe dukunda Imana rega. Niyo mpamvu kuri n'ubundi tuzaguma twumva ko yera, ariko icyo ishaka nuko tubisobanukirwa. Niki Imana ishaka. Ukurikije uko abisobanukiwe, urumva arabisobanukiwe neza, ubu hari umurongo wasoma muri Bibiliya ukavuga uti n'uwa shitani, uyu n'uw'Imana. Urumva byonyine niba harimo uti nibyo nyine mu itangiriro, niba harimo ati Imana ko yaremye umuntu, nta wundi waremye. Nubwo satani yakwiyoberanya ati ntabwo satani yaremye. Nubwo satani yakwiyoberanya mu ijwi ry'Imana, akiyita Imana, satani arabizi ko atarema. Ukiri aho wasomye Bibiliya, uyu munsi aho usengera bakwemera nk'umukristo mu itorero? Ndi umukristo. Hanyuma wigeze wumva amakuru y'Abisiraheli? Cyane. None Imana niba yarakubwiye gutyo, yemera ko Abisiraheli ari ubwoko bwayo? None niba ibyemera kandi yaraguye ngo ngiye naremye umuntu umukunze, kuki yakoze amoko abiri? Ntabwo Imana yakoze amoko abiri, kandi ari satani wiyise Imana. None Abisiraheli bakitwa b'Imana? N'Abanyegiputa n'ab'Imana. Abanyamahanga n'ab'Imana, ntabwo Imana. Niyo mpamvu hano Imana yarambwiye ati wambabariye ukambwira abantu banjye bakazamura ibendera, ndi umuntu. Niko Imana yambwiye, ndi umuntu. Apana ndi umwisiraheli, apana ndi umunyegiputa, apana ndi umunyarwanda, apana ndi umurundi. Imana yambwiye iti ndi umuntu, niyo nshaka. Kuko hari n'irindi njya nakubwiraga bwa butumwa nabanje gutanga kurihimbaza, bufite titire yabwo ivuga ngo abantu bitiranye ijwi rya satani n'iry'Imana, bagatandukanya aba bana ngo uwo muri kumwe si uwawe. Abashakanye nyine, abantu bitiranye ijwi ry'Imana. Ariko abo nabo mu buzima busanzwe babeshya, turabizi ko ari abahanuzi b'ibinyoma, baza bita abahanuzi b'ibinyoma. Ariko se uzatandukanya ibinyoma gute? Ko ariyo mpamvu Imana iri gushaka ko ariyo mpamvu tuzatandukanya abahanuzi b'ibinyoma gute? Ko ariyo mpamvu Imana ishaka nyine ko dusobanukirwa Bible. None se waguha uburenganzira bwo kwigisha Bibiliya, wahera he, wasoreza he? Nahera ku itangiriro. Ku buryo wajya ugera ku muntu ukavuga uti ni shitani wawanditse, tuwusibe. Uyu ni Imana yawanditse, ushobora no kutabisiba. Ariko Imana ishaka ko tuyoborwa nayo gusa, tutayobowe n'irijwi ryiyise Imana cyangwa ryiyise Uwiteka. Uwiteka ariko niwe Imana. Nibyo ndi kukubwira nyine. Arega hari ahanditse ngo Imana, ahandi Uwiteka. Nibyo ndi kukubwira. None Imana yakubwiye ko ibyari ibihe? Ibyayo ni ibyiza gusa. Ni iby'Imana, ntago ari ahanditse Uwiteka. Urumva Imana niyo Uwiteka nyine. Hari naho havugwa nyine ko ari Uwiteka ari nayo koko yavuze, ariko hari Uwiteka kandi atari yo yavuze. Kuko niba hari Uwiteka ngo narakaye ngo ndimbura ubwoko bwanjye, nk'iri jambo wenda bonge barisome riri mu Gutegeka kwa 2 ibice 7, niyo barisoma ryose cyangwa bakaba banasimbuka, sibyo? Ariko none ko tubona ko Imana yigeze kurimbuza isi umwuzure, ntago ariyo, ni shitani. Nibyo ni shitani wiyise Imana, ateza umwuzure. Kandi arinje ngo ni Imana iturimbuye, kuko Imana irivugira iti nge ntabwo narimbura uwo naremye.
shitani ifite imbaraga ziruta iz'Imana rero. nta mbaraga ifite kuko iyo satani yaza kugira imbaraga ntabwo ari kubikora mu ijwi ry'Imana, yari kubikora mu ijwi rya satani tukabyumvira tuzi ko ari ibya satani, ariko kubera ko izi ko tutakumvira satani yiyise Imana yitwa Imana irabirebera. ntabwo Imana ifite Imana ikunda uwayo. Ikunze uwayo yemera ko umwuzuru ukindagura abantu bangana kuriya irokora Nowa wenyine. Irokora Nowa wenyine. Ninde yamurokoye? Ni shitani. Ntabwo Imana oya ubundi satani w'ubwo bundi yego Imana yashakaga ko Nowa akora intuza akora inkuge sibyo, ariko inkuge zamara ikize iriya nkuge ba Nowa bagiyemo bo bakabaho sibyo. Ubundi Imana yo nta nubwo yari kurokora Nowa wenyine. Imana kubera urukundo ifite yari kurokora n'uwayo, ariko satani ateje umwuzure ku isi yose, ku isi yose abantu barapfa barashira. Hasigara ibyo mubaza Nowa kuki ari we wasigaye. Imana yabwiye Nowa ngo abaze inkuge, izi neza ko shitani agiye kurimbura abantu. None se shitani we ko ashaka kurimbura neza agatsemba agahanagura. Ariko dusoma ijambo ko rivuga ngo warimbuye isi, ni nawe wategetse Nowa ngo abaze inkuge. Warimbuye isi umva ni Bibiliya nyine, nibyo ndikugusomana ko harimo ibyayo n'ibitari ibyayo, muri ryajwi nyine ryitiriye Imana kandi atariyo, muri ryajwi satani yituye iteka kandi atari we, akavuga kumva ko ari we Uwiteka wabivuze, ntabwo ariyo. Ntabwo shitani yarimbuye isi. Ni satani yarimbuye isi. Ubundi ni Imana yarokoye Nowa, ariko Imana ntabwo ashaka ko harokoka Nowa wenyine, kuko ubundi mu mugambi wa satani wowe nta nubwo nawe yari kurokoka. Ubundi satani we yashaka gutsemba neza akarimbura. None ninde yabwiye Nowa ngo baze inkuge? Ni Imana. Kubera iki? Kubera ko yagira ngo wayerokoke byibura igihe nk'iki tuzongere tubeho sibyo. Ariko ubundi satani we yari yatsembye neza agahanagura uwo yaremye. Ubundi niwe wari umugambi wa satani. Hanyuma Imana yemera ko arokoka Nowa wenyine. Urumva ko yabwiraga abantu ati hagiye kugwa imvura. Urumva satani akinagiza abantu ati nta mvura iri bugwe, nta mvura izagwa. Urumva Nowa ko hari umwe, kuko iyo tuza kumva Imana satani nk'uko atatuyobya, iyo atatuyobya gutya twumva Imana yonyine. Yari no kutubwira iti mwubake inkuge mwese mwakwirwamo. Wenda kubakwa n'inkuge zirenze imwe. Reka turebe bifatika. Abisirayeli bava muri Egiputa bambuka ni umugambi wande? Abisirayeli bajya munoza bava muri Egiputa bambuka basubira iwabo. Yari umugambi wande? Wari umugambi w'Imana, kuko yarimo ibakura mu banyegiputa kubera uburetwa bari barimo sibyo, ibajyana. Ariko Imana iravuga ntabwo ariyo yinangizaga Farawo ngo areke ngo afate, ntabwo ariyo yinangizaga Farawo kugira ngo akomeze akoreshe uburetwa Abisirayeli. Ngaho tugere ku gitangaza. Inyanja icikamo kabiri, ninde waciyemo kabiri? Ni Imana kugira ngo Abisirayeli bambuke. Hanyuma ntabwo ariyo yayisubiranyije kugira ngo bariya. Ubundi Imana yakuneye shitani n'Imana bari mu gakino rero. Ntabwo ari agakino. None ubundi reba ukuntu byari kugenda. Nubwo abanyegiputa hakomeje hagira abo bakageramo bakaruhama, abanyegiputa bakaruhama, Abisirayeli bo bambutse, ntabwo Imana ariko yabishakaga. None Imana yatandukanyije inyanja, niyo yananiwe guhagarika umuraba shitani iri gushaka gusubizamo ngo ukindure abantu. Urumva abanyegiputa, kuko Imana nayo Imana ikunda abanyegiputa, kuko Imana ni umuntu Imana yaremye, kuko Imana ikunda umuntu yaremye. Nubwo habaho aya makimbirane yose twaratezwe na satani, ariko kira gihe cyo mu nyanja itukura, ubundi Imana yo bari kwambuka, kuko yarabahungishaga Abisirayeli sibyo, yarabahungishaga, bari kwambuka bamara kugera hakurya. Ibahungisha igeze kwihungisha abantu yaremye nayo ubwayo. Ariko satani yaduteje kwangana, urwangano. Uru ni urwangano satani yadushizemo, umuntu akica mugenzi we. Nubwo Imana ari ihungisha Abisirayeli ngo bataguma mu buretwa, ntabwo ariyo yahise ifatanya inyanja yose ngo abanyegiputa ngo bagwemo, kuko yo yari kwegeranya uruhande rumwe bakagenda n'undi byarangiye, urundi abanyegiputa bakaba basubira inyuma. Urumva abanyegiputa bakaba basubira inyuma. Ariko ntabwo ari Imana, kuko Imana yirivugira iti ntabwo ari njye warimbuye abanyegiputa. None se yabwiye ntabwo ari abamarayika bajya kurimbura Sodomu? Ntabwo ariyo. N'abadayimoni barimbuye Sodomu bakiyitirira Imana, biyitirira Imana kandi ntabwo ariyo.
nta na rimwe Imana yigeze rimbura uwo none iyo tubonye ngo hazabaho umunsi w'imperuka iyo yakubwiye ko bizagenda bite? umunsi w'imperuka hari ibyo nsomyeho hano. Umunsi w'imperuka ntabwo ari iri kuwutegura, ni Satani uri muri rya jwi ryayo, ntabwo ariyo, kuko yo ivuga ati izemera kandi biba Imana. ubu se iyi ntuza COVID-19 yo yari ijije gukora iki? Kwari ukurimbura. Ariko uburyo yari izanye ubukana tukaba tukiriho tugihumeka, Imana ihora ubundi iturinda ibije. Kuko iyo irambwira ko nanabisomye hano byo yambwiye kubabwira, irambwira imperuka ihora itegurwa. Ati nacyegeye twumva ngo uyu mwaka imperuka yawe yari yanaba, ariko Imana ihora iyihagarika, kuko n'ubundi bayita yihagaritse, kuko ngo ibyo turinda bitaratugeraho nibyo byinshi. Ubundi twe tubona bike, ubundi Satani afite umujinya w'Imana yaremye ku buryo twe kuba twararangiye ubundi ku gihe cyane wabyo ikarita yari yizinze byari birangiye. Ubundi Satani ahora ashaka kurimbura uwo waremye kandi kamukuraho burundu. Uvangwa amagambo yose avuga ngo nzarimbura nzahana, ntago ntabwo ariyo, ni shitani, ni muri rya jwi. None shitani yo amaherezo yayo nayahe? Izahora gutya ihanganye n'Imana? Amaherezo yayo Imana irayazi kandi irabyumvise. Ntabyo yigeze kubwira, urumva kandi yaranyumvishije. Satani atigiswa akajya yivuga ati si uyu ni Yesu ugarutse, ati si ubu yaba ari we Imana yongereye imbaraga. Uri kumva? Ubundi Satani atoya izo mbaraga ni iz'Imana. Rega Satani iz'Imana uburyo ikomeye, kuko Satani iyo bitazi uko Imana ikomeye ntabwo yakabaye yiyoberanya mu ijwi ryayo ngo twege tukurikize tuzi ko ari Imana. Okay, inshuti z'umusaraba mwese abadukurikiye, kuva navuka n'ubwa mbere mbonye ubutumwa. Ubwo namwe niba ari cyo mushaka kubaza Jeannette ni karibu. Hanyuma hari ikindi Imana yakubwiye mbere yuko tugusezerera wumva wabwira abantu? Ikintu yambwiye ni uko ishaka ko umuntu yaremye abaho ari umuntu, dukundana nta moko nta madini, kuko Imana yambwiye ati ibi by'amadini ni ukugira ngo bibatandukanye. Ati se wumva bamwe ngo bamwe ngo bemera Yesu, ngo abandi ngo Mariya, abandi ngo Muhammad. Urumva Imana yavuga iti ibi byose bibabaho kugira ngo muhore nyine mutumvikana. Ati yo wumva abakristo ngo intambara y'abakristo ngo n'abisilamu abantu bakarwana, Imana yavuga iti nge naremye umuntu umwe, nshaka ko muba umuntu umwe mukaba idini rimwe risenga njyenyine, bamwe atari mutavuga ngo dusenga Yesu, abandi ngo Mariya, abandi ngo abisilamu, ngo Muhammad. Imana yavuga iti ngewe niyo ntumye intumwa izivuga nge, irambwira ati se basi se Yesu ntabwo yaje avuga nge, ntabwo yaje avuga ati ni data wantumye, yaje avuga nge. Ariko ibyabaye ikibazo, abakristo bari kurwana n'abisilamu, abakristo ngo ntibashaka n'abisilamu. Mbese Imana yavuga iti ngewe naremye umuntu umwe muri mu ishusho yanjye umwe, nge ntabwo naremye umunyarwanda, ntabwo naremye umurundi, nta bwoko naremye umuntu wenyine. Ati reba ukuntu mwabaye mu moko y'abahutu n'abatutsi, mwabatwa mukicana Imana avuga iti ibyo ntabwo mbikeneye. Ati nk'uko abanyarwanda mubayeho muri ndi umunyarwanda.